isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu. Kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma, abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka abe ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Papa wanjye yarakomeje arambwira ati randiri mwana wanjye. Nuko mu gufungura ngo ndebe uwo muntu uri ku muryango, mbona ni abasore babiri bahahagaze mpereye ku birenge biri mu nkweto bari bambaye. Nkomeza nzamura ku pantaro n'amashati bari bambaye, kugeza ubwo nakubise amaso ku masura yabo ngasanga ari Ramari ndetse na mugenzi we bakoranaga mu gucunga gereza ya Eternity Jail. Nkimara kubona Ramari na mugenzi we nahise mbasuhuza mu matsiko menshi, ariko uko bansuhuza ukabona bameze nk'abafite igihunga cyinshi cyane. Mbaha karibu binjira muri salo, dusanga Mariya akicaye mu ntebe uko nahamusize. Nuko baramusuhuza ubundi baricara. Mbabaza amakuru n'ahantu bari baragiye. Ramari ambwira ko amakuru ari meza cyane, ariko nanone ku ruhande rwa mugenzi we akaba atari meza. Nabajije impamvu amakuru atari meza. Ramari ambwira ko igihe duherukanira bakurikiye Venice bashaka kujya kwihorera kuri Warden Morutanna. Ibyo yabakoreye ariko Morutanna akaba yarabacitse arokowe n'abasirikari be, bakaba batazi ahantu ari. Kuva icyo gihe kuko nta n'akazi bari bafite ko gukora, bakaza bakaba bariyizeye mu rugo barahaba, kugeza uwo munsi aribwo bafashe akanya ko kuza kundeba ngo bansuhuze, bambaze niba hari amakuru nzi. Nanjye nababwiye ibyo nzi kuri Venice kuko ntago nari muherutse kuva cya gihe batugerekaho gushaka kwica Makironi. Nuko barababara cyane ubundi twiganirira bisanzwe, biba n'amahire nari ntararya mbatumira ku meza, ariko bambwira ko batari ukunsuzugura ariko bariye saa sita, bityo byaba byiza batashye nkazajya mbaha amakuru kuko nimero zabo bazishubije ku murongo. Nuko bamaze kugenda nanjye ngaruka ku meza. Mariya ambwira ko ashaka kumfotora bya nyabyo, mubwira ko ataramfotora ndi kurya, bityo nimara kurya aze kumfotora uko ashaka. Mariya ambwira ko yamfotoye ndi kurya ahagije, bityo ibyo nta kibazo. Nuko njye arimo kunyitegereza cyane, nanjye simbure kumureba mvangamo n'utugambo two kumushimira. Nuko abonye nsoje kurya arahaguruka ajya mu kabati, akuramo akaji yari yakoze karyoshye cyane ansukira mu kirahure, ndakagotomera ambwira ko nari ngiye kurya n'igikombe. Iyo mubwira akaba ari kwampa mbere, mubwira ko ntari nibutse ko gahari, ambwira ko byose agomba kuba yabishyize ku murongo kuko ntacyo azamburana. Ubwo twakomeje kwiberaho muri ubwo buzima. Nyuma y'icyumweru kimwe Vanessa aza kuduha inkuru nziza ko azaza agafatanya na ba Desimeriti. Ibyo biranshimisha cyane ndetse inkuru ndagenda nyibwira bose hamwe na Lorena, barishima cyane ubundi bambwira ko nakoze kumubabwirira, ariko cyerekewe ari nako akomeza kwita ku mugore we. Elisa akagenda amenyera cyane kuko Mariya yamubaye hafi mu buryo yatangiye kujya tuganirira, ariko icyo cyumweru kirangira agize ihungabana inshuro ebyiri. Amahirwe akaba ari uko Mariya yamubaga hafi cyane, bikanatuma bagirana ubusabane. Akazi nako kari kugenda neza, ndetse nanjye abantu bose bambwira ko nahindutse kubera ukuntu nari nsigaye nkora ibintu bipanze neza, nambara neza buri gitondo kuko Mariya niwe wanyambikaga. Aho ngeze hose bakambaza iduka rinyambika ngo bazajye gushakayo imyenda, nkabareka kuko ntago nari kubarangira Mariya. Abana nabo Gastamu na Fereyiro tumenyeranye neza, ndetse Fereyiro we yarabigize akamenyero ko kunyita papa we akingana gutyo. Ubuzima bwacu ari bwiza cyane. Marita na Lisa basigaye bafatanya akanya ko kujya kwita ku bana, dore ko akazi ko mu rugo kose Mariya yari yarakabatse. Igitondo kimwe nabyutse nk'uko bisanzwe, mfata telefone yanjye nicara ku buriri kugira ngo mbe ndi gusoma message zaje nijoro ndyamye, ariko message nasomye muri icyo gitondo inkura umutima
kuko yari mesaje yo guhindura byose mu buzima bwanjye. Yari mesaje iturutse kwa Ezeki, umusore wa Kosimosi, musaza wa Mariyamu, avuga ati ndagusuhuje bwana Cheyamani. Ndabizi ko ibyo ngiye kukubwira birakubabaza cyane, bikagushengura umutima, ariko nanjye iki ni cyo gihe cyo kugira ngo nishakemo icyo ngomba gukora kandi nkunze cyane. Kuba hashize igihe cyose kingana gutya uri kumwe na Mariyamu na murumuna wanjye mutoya, ndetse Mariyamu akaba atarakubwira ko ashaka kugaruka, nizeye neza ko ari uko wamaze kumenya ibanga riri hagati yawe nawe, bityo akaba ariyo mpamvu wahisemo kumugumana. Nkaba mbigushimira cyane ukuntu uri umuntu w'umugabo, kubera ko nizeye ko Mariyamu uzamwitaho nka mushiki wanjye mu mwanya wanjye. Ikirenze ibyo, na murumuna wanjye Fereyiro ukamwitaho aho mwese muzaba muri. Aka kanya rero nanjye nkaba ngiye gufata inzira nkajya mu myitozo ya gisirikari mu rwego rw'ubutasi, kubera ko igihe cyose gishize nari ndi kubisaba ngira amahirwe barabinyemerera. Uyu munsi nkaba ngomba kwitegura, ejo nkajya mu myitozo nzamaramo igihe ntazi, ubundi nkaba umutasi nanjye, dore ko arizo nzozi papa wanjye yandaze kuzaba. Kandi ntubigireho ikibazo kuko mushiki wanjye arabizi, narangije no kubimubwira, ndetse na Jessica na Dorcas bakaba babizi, bakaba banambwiye ko bazashobora kwiyitaho ntahari. Ndagusabye mushiki wanjye uzamufate neza, afite igikomere cyo kubura ababyeyi bombi, ariko nyuma y'amabanga mufitanye nizeye ko uzamubera n'umubyeyi, kandi nawe nizeye ko uzuzuza inshingano ze, azuzuza inshingano ze nk'umusultani, kandi akaba ari imwe mu bantu ba mbere mu myaka myinshi ishize kuva kuri sogokuru wawe Toromewo muzongera kubaka amateka y'umubano uba hagati y'Abalewisi n'Abasultani, bityo ayo mateka nkazishimira kumva yarabaye hagati yanyu. Mugusize mu biganza, kandi nanjye nimva mu myitozo nzakomeza kubaba hafi. Warakoze cyane nyakubahwa Cheyamani. Namaze gusoma ubwo butumwa ba Ezeki, numva mbabajwe cyane nuko ahisemo kugenda, ariko kuko yari mukuru ntago wari kumubuza amahitamo ye, kandi inzozi za papa we zo kuba maneko w'igihugu yumvaga agomba kuzuzuza. Ariko nanone Ezeki yansize mu rujijo cyane, avuga ngo amabanga ari hagati yanjye na Mariyamu, ndetse ngo Mariyamu ko bakiri kumwe natwe akaba ari uko njye nawe tubiziranyeho. Niha gahunda yo kuba ndaza kubaza Mariyamu ayo mabanga Ezeki yari arimo kumbwira, nuko mva mu buriri njya ku meza hamwe n'abandi. Umushoferi utwara Gasitamu nawe twari kumwe, kuko muri iyo minsi yari ari kuza kumureba mu rugo. Nuko Mariyamu akomeza kutugaburira kugeza buri wese asoje kurya. Marita akambwira ko yakiriye ibaruwa ya padiri uyoboye ikigo cy'imfubyi cya Maranatha, amusaba ko yajyayo bakaganira, kubera ko hari amakuru amaze iminsi amumenyeho. Marita amubaza ikintu ari kumva yajya kuganira na padiri uyoboye Maranatha, ambwira ko nawe ntabyo azi ariko atapfa kubyanga, bityo agomba kujyayo. Mubwira ko nta kibazo, ubundi ajya kwitegura. Nanjye njya kwitegura mu cyumba, maze kwitegura neza nsohoka muri salo, nsanga abantu bose bashizemo, ubundi nanjye ngenda ngana hanze. Gusohoka hanze nsanga Mariyamu arimo kuvugira kuri telefone. Amaze kuvuga mubwira ko ngiye mu kazi, ambwira noneho ko amaze kumenya kwambara neza. Mariyamu mubwira ko ndi umunyeshuri mwiza, ariko mpita nibuka ibintu Ezeki yanyandikiye kuri message, mpitamo kubibaza Mariyamu. Ako kanya namusabye ko twajya muri salo tukicara tukaganira. Nuko tugeze mu nzu ndamubwira nti, mu by'ukuri hari ubutumwa nakiriye bwa musaza wawe, ambwiye ko agiye kujya mu gisirikari kuba yaba maneko w'igihugu cyacu. Ariko nanone musaza wawe ambwira ko njye nawe hari amabanga tuziranyeho, ariko ibyo binshyira mu rujijo rukomeye cyane, kuko numvise ntari gusobanukirwa iby'ayo mabanga. Mariyamu nkaba mpisemo gufata aka kanya kugira ngo nkubaze niba hari ikintu wamishe, naba nkuziho, cyangwa se hakaba hari ikintu ushaka kumpisha kugira ngo ntakimenya. Namaze kubwira Mariyamu gutyo, mbona yitse umutima, andeba mu maso, mbona azenze amarira mu maso. Nuko mbonye bigenze gutyo, kandi ntarakundaga kubona Mariyamu ashavuye, ndamwiyegereza cyane, ntangira muhumuriza mubwira ko atagakwiye kurira,
kandi nta kibazo ndahari, ikibazo cyose nkimufashemo. Mariyamu ahita ambwira ati mu by'ukuri Peteroni, ntago nzi niba aka kanya ari akanya keza ko kukubwira ibyo mbajije, kuko ari ibintu bishobora kugutesha umutwe bigatuma uta umurongo wawe kandi ufite byinshi byo gukora. Ariko ubwo musaza wanjye ahisemo kubinyuza muri ubu buryo, ntago nabibuza. Mu by'ukuri Peteroni, uribuka ibihenge nawe twagiranye? Ni ibihe byanshimishije cyane ku buryo ntashobora gusobanura, ku buryo ntabasha kubura kuvuga ko ari ibihe nari nkeneye, kuko nubwo kuva tukiri batoya tutamenyanye cyane, ariko nari nkuzi kuko wari umuturanyi, duhora duhura ariko nta mubano dufitanye. Icyaduhuzaga gusa ni uko mama wanjye Sofiya yahingiraga mama wawe Yozephine, nkajyana nawe mu mirima gusa, nawe ukahanyura nk'umuhungu uri aho ngaho, ndetse na mama wanjye nta mubano mwagiranaga kuko wari umwana mutoya ucecetse udakunda kuvuga. Ibyo bigatuma umuntu abura ahantu aguhera, ariko ntabwo ibyo byakuyeho ko twese twagukundaga, ndetse tuza kubabazwa cyane no kumva Yozephine avuze ko wahisemo kwigira iwanyu gushaka ababyeyi bawe, ndetse njye bimbabaza kurusha abandi bose kubera ko iteka n'iteka nifuzaga kukuvugisha nk'umwana duturanye, ndetse turi mu rungano rumwe, ariko tukagira byinshi bidutandukanye. Njye narigaga ariko wowe ntiwigaga, ndetse ikirenze n'ibyo kuba wari waramaze imyaka 5 yose muri koma, byatumye ibitekerezo byawe biguherana ku buryo wabaga wihugiyeho, ntunabashe gutanga akanya ku bantu bo hanze ngo ube wabavugisha, kuko umuntu wahaga umutima wawe gusa ni Yozephine. Ariko nanjye nahoraga numva nakuvugisha, ku buryo nanibwiraga ko niduhurira mu murima ndakuvugisha, ariko nkabura aho nguhera, cyane ko nawe utabaga uri kureba ku ruhande basi ngo wumve wavugisha nabo muhuye. Ukimara kugenda nahoraga ntegereje kuzagaruka, byibura ngo nkosore amakosa nakoze yo kuba ntarakuvugishije tukiri kumwe, basi twibera inshuti, kuko numvaga ndamutse mbaye inshuti yawe byanshimisha. Ariko imyaka iragenda irihirika, narakubuze burundu, ndetse nta n'icyizere cyo kugaruka mfite. Ari nabwo nagiye kwiga muri interina, ukaza kugaruka ndi umunyeshuri, nkishima cyane kuko mama yabakoreraga mu mirima yanyu, ariko n'ubundi nta mwanya wabaga ufite. Ikirenze n'ibyo twari twarabaye bakuru, noneho hazamo bya bindi byo gutinyana, aho ntabashaga no kuva mu rugo kuko nagombaga kwita kuri mama igihe atashye avuye mu mirima. Icyo gihe cyose rero nubwo dusa nkaho tutigeze tumenyana, kandi nibyo ariko njye nari nkuzi nubwo wowe utarunzi. Noneho mu kugaruka kwawe ukuntu wari warabaye umusore mukuru mwiza, ikirenze byo unitonda, bitari bimwe byo kuvuga ngo ni uko uri umwana, ahubwo ari uko uzi gukoresha ubwenge bwawe, bityo ubwitonzi akaba ari ikintu kiguturutse ku mutima. Ibyo bituma njya nkubona cyane nkumva nkeneye ubushuti bwawe, ariko nkabura ahantu nabihera, kugeza ubwo mama wanjye yaje kumbwira ko agiye kujyana namwe i Masofa ngo njye gusigara iwanyu, ariko nkababazwa cyane n'ukuntu ngiye kuhasigara n'ubundi wagiye, kuko ayo nta mahirwe yari ahari yo kuba naba inshuti yawe nawe byibura. Kuva icyo gihe mugaruka mama wacu ataje, nubwo byari ibyago njye na musaza wanjye tugize, cyane cyane musaza wanjye, ariko njye ku rundi ruhande narishimye kumva ko byibura ngiye kubana n'umusore nishimira mu nzu imwe, dusangira, nkabasha kumubonaho buri gihe. Ariko ibyo ntacyo byamaze kuko ubushuti nashakaga ntabwo aribwo nabonye. Nkibaza uburyo ahubwo nabana n'umusore byibura ntanandebe n'irihumye, duhana buri gihe ngo ntekereze bitandukanye n'abandi bakobwa. Mpita mbona ko buriya hari uburyo umutima wawe uwutwara, cyangwa se ushobora kuba warawugeneye undi muntu. Umunsi muza mu mujyi hakaza umukobwa akavuga ko akuzaniye ibaruwa, ariko iyo baruwa ifunze neza umutima warandiye, numva nakora uko nshoboye nkayifungura, byibura ngo ndebe ko uwo mukobwa ari we mwaba mukundana, ariko nanone nakwibuka uwo mukobwa ukuntu ari mukuru nkumva atakundana nawe, nkayoberwa impamvu niba nta marangamutima ufite. Mbifata gutyo kugeza ubwo ibyakurikiyeho byose byabaye, ukambwira ukuntu ukangira umuntu ukuriye abakozi banyu, nkumva ko nabyo bizaduhuza, ariko ngaheba. Umunsi nza muri Kent n'ubundi nari mbizi ko nshobora kohereza ibiribwa byo gutunganya mu ruganda bikahagera,
ariko byibura naje nje kureba ubuzima ubayemo n'umuntu wiyeguriye, kuko numvaga ko nyuma yo gufata imitungo yanyu uzahita uzana uwo wakunze mwibanire, ariko nsanga uri umuhungu usanzwe, ndetse mbabazwa cyane n'ukuntu uri chairman ariko ukaba ukimeze nka ka gasore kabaga kari gusiragira mu makaritsiye ya Tesara, bivuze ko nta muntu uri kukwitaho. Ariko umunsi wamperekeje ukangeza mu rugo numvaga byibura mfite ibyishimo bidasanzwe kuba ndi kumwe nawe uwo munsi nkakwiharira wese. Mvuga ko turarinda tugera muri Merina aho njye na musaza wanjye turategera, wenda maze kukubwira amarangamutima yanjye kuri wowe, ariko tugera muri Merina nta kintu ndakubwira. Kubw'amahirwe mbona uraharenze ndakwihorera, kuko numvaga nimbikwibutsa ko warenze ukagera imbere utaravuga ngo usubire inyuma wenda dukomezanye. Nkumva ko turagera mu rugo namaze kukubwira uko niyumva kuri wowe, ariko turinda tugera mu rugo nta kintu ndumva kubera ubwoba, ndetse ubwoba bwinshi nkabuterwa nuko numvaga ndi kwisumbukuruzwa, umuryango wacu uciye bugufi nkisumbukuruza ku mukire wa mbere mu gihugu. Rwose ndaruca ndarumira kugeza ubwo wicaye mbona uhangayitse cyane, nkakubaza ikibazo ufite kiri gutuma uhangayika, ukambaza ikibazo umbaza ikintu nakora, nkumva aricyo kintu kiza naba nkoze mbere y'urupfu rwanjye. Petero nambaza kiriya kibazo nta kindi nahise mbona, nabonye ko uri kumvamo mbireba n'amaso yanjye, ukaba ugiye kuva aho ngaho nabaye ikigoryi cyo guceceka simvuga ibindi ku mutima, ariko mbonye ugiye kuncika nkaba mbuze amahirwe yose, mpitamo kukwegera maze nkagusoma ngo ndebe uko icyo byamfasha kukwiyegereza. Ariko ngira amahirwe mbona nawe uranyegereye, nibaza impamvu nyegereye kandi naratekerezaga ko hari undi muntu ushobora kuba wareguriye umutima wawe, ariko mpamya ko ibyo navugiye mu mujyi aho twari tuvuye ko nta muntu ufite ubwo wanyegeraga nawe nk'uko mbishaka, ndetse numva ubwo busabane ndabwishimiye cyane, ari nabwo twakoze ibyo twakoze byose. Ntakubeshye Petero, ni byose nkaba narabikoze mu izina ry'ibyiyumviro nari ngufitiye nk'umusore nakunze mu buzima bwanjye, ariko nyuma tukaganira nkubwira ko umuntu yari yarambwiye ko ibyo bintu bizana ibyishimo kubera uburyo wari waranyinjiyemo wese muri paradizo yanjye, nkumva umunezero urenze byanteye kuvugishwa, nkubwira byose ndi kubicurikiranya, kuko ntago nari kukubwira ko Rachel yabimbwiye atarabikoze. Mbese mu kwivanaho igisebo mbeshyera Rachel ko yabikoranye n'umuhungu bakundanaga, ariko Rachel nawe kuba yarabimbwiye gutyo ntago ari uko yari yarabikoze, ahubwo ni uko buri gihe iyo twaganiraga tukabivugaho nta kindi twabivugagaho uretse kuba twabyirinda kuko atari byiza igihe kitaragera, ariko nawe akambwira ko ari ibintu byiza cyane kuko bizana umunezero, akaba yarabibwiwe n'undi muntu nawe wabikoranye n'undi mukunzi we. Naho ngewe kuvugishwa nkaba naravuze ko Rachel inshuti yanjye twahuriye ku ishuri yabimbwiye ko ari we wabikoze, nuko kuva icyo gihe byibura mbasha kukwisanzuraho, ariko ukimara kugenda nagiye nibaza niba indi nshuro tubonana byibura nzongera kukwisanzuraho ukandamburira amaboko nk'uko wabikoze mbere, akaba ari byo bizatuma menya neza ko wenda nawe hari ibyiyumviro na bicyo mfitiye. ni ukugira ngo uhamagara ngo abakozi bakoze imyigaragambyo. Ntekereza ko nyuma yo kuyihoshura yifata akanya ko kuza mu rugo, bityo ngaheraho ndeba ko nakongera kukwisanzuraho. Ariko mbabazwa cyane no kubona uzanye n'umusore twari twahuriye iwanyu mu rugo, ndetse uwo musore nawe bitewe n'ukuntu yari yanyifasheho nari namwishimiye cyane ko nari mbizi ko nta mahirwe nshobora kubona kuri wowe bitewe n'uko numvaga ari ukwisumbukuruza. Nuko uwo munsi mbura amahirwe, ariko nza kumenya andi makuru ntari nzi ko burya wa musore ari musaza wanjye. Kuva uwo munsi ntangira no kubana nawe, ari nabwo naje gufata umunsi mu minsi ishize, niha gahunda yo kuba naza kuba ndi kumwe nawe mu murwa mukuru, ndetse ndi no kwita kuri Jessica nawe kuko numvaga hari uburyo nabitaho bitandukanye n'uko mwari mubayeho, ariko bitandukanye cyane n'icyo nari ngamije nyamukuru, kuko nari ngamije kumenya ukuntu ushobora kumfata noneho na nyuma yo kumenya ko imiryango yacu ifitanye amateka akomeye. Si n'ibyo nza mbyitwaza nkaho mbyitirira abasulutani, nkabona iteka uranyakira uko nshaka ko unyakira, ariko nkabura aho mbihera. Ariko kuko musaza wanjye namubwiye ibyiyumviro byanjye kuri wowe byose, ndetse nkanamubwira n'ibanga njye nawe dufitanye atarazi, ndetse numvaga ntakubwira muri aka kanya,
ariko nkaba mpisemo kubikubwira kugira ngo umenye ko mbikuye ku mutima. Petero, ni ndagukunda kandi mbikuye mu ndiba y'umutima wanjye. Si n'ibyo gusa kandi ikirenzeho mu nda yanjye ukaba warabibyemo akabuto kazakura nyuma y'amezi makeya kakakuviramo umure w'isi ugukomokaho. Mariyamu amaze kumbwira gutyo ndibura neza, kuko ibyo yarantunguye ambwira ni ibintu ntigeze nibwira ko byambaho mu buzima bwanjye, kandi ni inkuru ntari nigeze nitegura mu matwi yanjye. Nuko ndahindukira ndamureba maze ndamubwira nti, Mariyamu, urimo urambwiza ukuri cyangwa urimo kumbeshya? Mu by'ukuri ntabwo wakumva ukuntu nishimiye inkuru mbwiye. Mu by'ukuri ntabwo nabona ukuntu mbisobanura. Mu by'ukuri ubu ndumva ntazi icyo nakora, niba nahaguruka, niba nakomeza kwicara, niba nakwisereganya muri iyi ntebe nicayemo, niba nagufata nkakuzengurutsa inzu yose, niba nakuririmba ubutitsa, niba nagufata nkakujyana muri kenti yose nkababwira inkuru mbwiye. Muri make ntabwo nzi ikintu nakora muri aka kanya. Mariyamu ahita avuga ati, Petero, ni ndakwinginze reka kurira, kuko kubona amarira arimo gutemba ku maso hawe ndi kumva biri kuntera agahinda. Ikirenze ibyo nkaba ntazi niba ari amarira y'ibyishimo cyangwa se niba ari amarangamutima ugize. Gusa Petero, nibyo nkubwiye byose niko kuri, kandi mbivanye ku mutima ndakubwira ko ngukunda ubugira kenshi, kandi nkaba nticuza ku byatubayeho njye nawe. Mariyamu nahise mubwira nti, Mariyamu, ntabwo nshaka kongera kukumva uri kuvuga ayo magambo, wifata nkaho njye kuba byarabaye hagati yanjye nawe hari ikibazo nigeze mbigiraho. Mariyamu, ntabwo ushobora kumva uburyo njye unkuye ahantu habi cyane. Numvaga ntazabona ukuntu mpikura. Mariyamu, mbere y'inzira imvana mu bwigunge nari mazemo iminsi, ndetse numvaga ko nzabupfiramo, kuko ntigeze numva ko igihe nk'iki cyakongera kumbaho mu buzima bwanjye. Nkongera nkakira inkuru nk'iyi nziza inezereza umutima wanjye, ikawushimisha ndetse ikawususurutsa ku buryo uri gusimbagurika. Na n'ubu wibaza niba ibyo numvise biguturutseho ari inzozi cyangwa se ari impamo cyangwa inzozi z'impamo. Mu by'ukuri nk'uko ubibonye maze kwikabakaba ngo numve niba ndi njyewe, kugira ngo nemeze neza ko ibyo numvise mbyumvise mu isi, kuko nari ndi gushidikanya ko mbyumviye mu ijuru napfuye. Mariyamu yahise ambwira ati, Petero, ni ndakubona ndetse n'uburyo ubyakiriye ndabibona ko byakurenze cyane, ariko uko niko kuri, kandi nanjye nk'uko nabyakiriye bakimpamiriza ko mu nda yanjye umuntu nkunda yabibyemo akabuto nabuze uko nifata. Nibaza niba nabanza kuzenguruka isi yose ndi kubanza kubabwira inkuru nziza nakiriye, ariko nabyo sinita ko bidashoboka, ahubwo numva ko bishobora kuba bidahagije. Aribwo umwanzuro wabaye uwo kuba naza nkakubwira iyi nkuru turi kumwe, uko uzayakira nanjye akaba ariko nzayakira. Mariyamu yamaze kumbwira gutyo, muri njyewe nabuze ukuntu nakwifata, kuko nahise mera nk'umuntu uzutse mu bapfuye, meze nk'uko Lazaro yari ameze Yezu Kristo amaze kumuzura, akabona ari mu isi y'abantu kandi yari amaze iminsi irenge 3 imumva. Nuko nanjye mbura ndetse n'urupfu rwa Rozange na Neyira nk'uko byari byarandyamishirije umutima. Numva mu buzima bwanjye ntazongera kugira ibyishimo nk'ibyo nigeze kugira umunsi nsanga Rozange na Neyira kwa muganga, ndetse ikirenze n'ibyo nkaba ntari mbizi ko nzongera kugira ikintu cyitwa urukundo muri njyewe, kuko umutima wanjye wari warasinziriye, uragenda uriyorosa uryoherwa n'ubushyuhe bwo muri ibyo biringiti, kuko ntabwo natekerezaga ko ushobora kongera kubyuka ukava mu bapfuye, nako mu mitima yapfuye. Ariko kuri iyo nshuro Mariyamu yarampaye inkuru zirenga imwe icyarimwe, kuko yampaye inkuru y'uburyo ntwitiye umwana, ndetse anambwira uburyo yankunze, akaba yaranifuje kujya avugana nanjye kuva kera tukiri abana. Nyuma y'uko ngera i Tesara nkisanga mu bitaro by'ivuriro ryaho, Yosephine akanjyana iwe Mariyamu tukajya duhura turi abana batoya. Naje kwibuka ukuntu Mariyamu namubonaga buri gihe iyo nabaga ndi kubona Sofiya, haba mu mirima cyangwa se mu rugo iwacu, baje gufata amasuka cyangwa se ibindi bikoresho, ariko simwiteho yewe sinanamutekerezeho, kuko n'ubundi narinze mfite Sara, haba Mariyamu na mama we Sofiya ntabaza amazina, kuko nabafataga nk'abantu basanzwe. Nahise nibuka ku magambo Cosmos yakundaga kumbwira y'imiryango yacu. Nibuka amagambo Ezeki yatubwiye nawe yabwiwe na papa we igihe Cosmos yamubariraga inkuru y'ubuzima bwe.
byatumye menya ukuntu haba Cosmos, Sanctus ndetse na Nathan umuhungu wabo bari barahaye umutima ba Lewis. Ntazi ko burya ari umuryango w'abasultani uri kuzuza inshingano zabo kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwa Cosmos, ndetse nibuka n'inkomoko yabyo kugeza ubwo papa wa Sanctus nawe yapfiriye mu rugamba muri kampani yacu hamwe na sogokuru Tolomeo. Bityo umuryango w'abasultani ukaba wari wararahiye kuzaba hamwe na ba Lewis kugeza ku iherezo. Noneho uburyo bashyingiranaga abakobwa b'abasultani bakabana n'abasore b'aba Lewis, n'abakobwa b'aba Lewis bakabana n'abasore b'abasultani. Mariam ntago yarazi ibyishimo byanjye ahantu ndi kubikura, kuko ntago yigeze atekereza ko nyine njye nawe gukundana kwacu no kubyarana tuzaba twujuje inshingano nk'uko abasekuruza bacu babikoraga kuva kera cyane, ndetse na nyuma y'igihe kinini akaba ari twe tuzaba twujuje inshingano, uhereye kuri Tolomeo ndetse na Broni papa wanjye, kuko bo ntago bigeze bashaka abagore b'abasultani. Mbese akaba ari njye ukurikira sogokuruza wanjye Robert, kuko umwana wa sogokuru wanjye yari umusultani. Maze gutekereza byose kwihangana birananira, bya bindi nari narihaye byo kwihagararaho Mariam nkabimubwira mu magambo gusa biranga. Mpita amaguruka ubundi mpagarara imbere aho yari yicaye, mureba n'isura imukanga kugira ngo abone ko ibyo ambwiye ntabyakiriye neza. Mu kumureba niyondoro Mariam wafunguye umunwa we nirebera amenyo ye meza y'urwererane arimo n'inyinya nziza nakunze kuva namumenya. Ahita arekeraho kumwenyura kubera gukangwa n'indoro ndi kumwereka, maze ahita ahaguruka ari kuntunga ijosi rye kugira ngo ndebe mu maso. Agiye kumbaza impamvu mpinduye isura nanjye mpita mutungura, ubundi ndamuyora atangira gusakuza, ariko njye ibyo ntago nari mbyitayeho. Ubundi ntangira kumuzengurutsa mu nzu yose ndi mukaraga cyane kubera ibyishimo byari byansaze, kugeza ubwo numvise urusaku rwe rushobora gukangura umwana wari ukiryamye. Ubundi nerekeza muri koridoro ijya mu cyumba cyanjye kugira ngo ariho njya gukinira iyo mikino ndetse mbashe no kwisanzura kuri we wese. Nuko nkomeza muri koridoro igana mu cyumba cyanjye, akomeza gusakuza cyane, kugeza ubwo naje kwisanga Mariam namurambitse ku buriri bwanjye. Abona gutuza maze andeba mu maso maze arambwira ati, Petero ndabibona wabuze icyo kuvuga, kimwe nanjye ahangaha ndumva nabuze icyo mvuga. Mu by'ukuri kubura icyo navuga ntabwo ari uko ntakibona, ahubwo nuko ari byinshi cyane biri kubyiganira mu mutima wanjye, kubera ko mu basore bose nabonye utandukanye nabo. Ubwitonzi, kudahubuka, kubura umukire ntubigaragaze, kuba wakira ibibazo by'abandi ukabigira ibyawe, kuba ahantu hose ukeneweho ubufasha. Ikirenze n'ibyo ngibyo nakunze ukuntu aha agaciro abantu, ku buryo ntabura kwiyita umunyamahirwe kuba ngufite. Uri umukunzi wanjye ndetse ukaba uri na papa w'umwana wanjye uri mu nda yanjye. Mariam, nahise mubwira nti Mariam rekeraho kuvuga gutyo, kuko ubu umwana ntabwo ari uwawe, kuko yageze mu maboko yanjye. Ubu ngomba kukwitaho kugira ngo udahungabana agahugana, ndetse hagowe n'urushishiri cyangwa isazi zibeshya ikagerageza kugukoraho. Nzayishwanyaguramo uduce ku buryo bazabona ko umwana wa Lewis atajya akinishwa na gatoya. Kandi ikindi, ntabwo ugomba kwiruhiriza umutima wawe utekereza kuri njye n'uburyo ngufata. Reka nkwerurire imbere yawe na Lewis mutoya uri mu nda yawe ko nanjye ngukunda, kandi ikindi nkazahora ngukunda. Mariam ntabwo nzi ukuntu navuga uburyo nishimye, ariko reka nkubwire, ubu tuvugana umwijima nari ndimo uwunkuyemo mu kanya gato cyane ubwo wambwiraga byose. Ubu nkaba ndi kubona urumuri ruri kurabiriza mu maso yanjye, ndetse bigatuma ntangiye kugenda inzira nziza igaragara, ku buryo muri iyo nzira nta kantu na gatoya gashobora kunyitambika, kuko naba ndi kukareba niyo nahumiriza ngafungura amaso gato cyane, kuko urumuri uncaniye ni rwinshi cyane ku buryo niyo nafunga amaso nshobora kurubonesha amaso y'umutima. Mariam ndagukunda kandi ntabwo ari byo kugukinisha. Mariam muri njye ntabwo nzi uko meze, kuko ibyishimo nibyo biri kungurumaniramo, kandi ngusezeranije ko nta munsi n'umwe uzigera wicuza. Mariam, igihe njye nawe tumaranye ndi umuhamya w'uko unkunda, uburyo umfata, uburyo wanyitayeho, nanjye ubwanjye nkabibona ko ndi kugira itandukaniro rya Lewis wa mbere y'uko ufata umwanzuro wo kuza muri uru rugo na nyuma y'uko uhageze, kuko bwa mbere abantu bose babonaga ndi mayibobo,
ariko ubu ngubu babona ko ndi umugabo bitewe n'uburyo unyitaho, uburyo unyambika, nanjye ubwanjye bikandenga, uburyo wampinduye ibitekerezo byose, haba ku mubiri ndetse no ku mutima, mfite isuku nyinshi cyane. Mariyamu ese afata Petero ni nawe w'inkabiriza, ahubwo ibyo nakoze byose byari ibisanzwe ndetse buri muntu wese akaba yabigukorera. Gusa njye icyo nongeraho kandi kigiye kumera nk'aho gitangiye ari gishya, ni urukundo nabikoranaga. Petero ni buriya urukundo ngukunda rwarandiye cyane, ndibura mara amajoro menshi cyane ndi kukwibazaho, amanywa nkayamara nibaza niba koko nzakugira iruhande rwanjye. Umunsi menya ko ntwita imitima yabaye myinshi, mpangayitse nibaza niba Petero nzamubwiza ukuri byabaye hagati yacu akabyakira cyangwa se niba azanyamaganira kure cyane. Ariko Petero ni kuko nari ngufitiye icyizere cy'uko uri umugabo uhamye, nanjye mfata icyemezo gihamye cyo kuzamuka, ubundi nkakubwira byose, nkamenya uburyo ubifata, ariko byose nta kintu na kimwe cyabiteraga uretse urukundo, ndetse nta kintu na kimwe cyahindukaho uretse kwiyongera kwarwo. Ndagukunda Petero, ni mwiza. Mariyamu yamaze kumbwira gutyo njye ndimo kumwitegereza. Uwo munsi aba ari nabwo menya ko iyo nafashwe n'amarangamutima cyane aribwo mpinduka ku buryo bigaragara. Byemezwa nuko ubwo najyaga gufata igitambaro cyanjye ngo ngihanaguza amarira, Mariyamu yarari kumutemba ku maso, we yantanze ubundi akampanaguza urutoki rwe rw'igikumwe. Akaba aribwo menya ko nanjye kuri iyo nshuro ntabaye umugabo uhamye, kuko amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. Akaba ari nabwo navumbuye ko nubwo bavuga ko amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, ariko bagombaga kongeraho bavuga ko iyo byamurenze cyane asagutse ajya hanze. Akaba ariko byangendekeye nanjye kuri iyo nshuro, ko yagiye mu nda akabura aho akwirwa, agahitamo guhana umwanya yisohokera hanze. Twese twisanze turimo guhanagurana amarira, ari nako amaso yacu arimo kurebana. Ibyo birangiye nicara neza, ubundi Mariyamu ndambika umusaya we mu gituza. Twese turatuza uretse kwitsa imitima gusa y'ubwayo. Bigaragara ko iminwa yacu yananiwe kuvuga, ahubwo imitima akaba ari irimo kwiganirira ubwayo. Nuko tumara uwo mwanya munini cyane, ariko telefone yangiza gusona irankanga mu mufuka. Ako kanya Mariyamu ahita hihibikana cyane ashaka ahantu telefone yanjye irimo gusonera. Mu kumufata ukuboko namugarura mubwira ngo atuze kuko iri gusonera mu mufuka wanjye, musaba kwihangana ngo nitabeho gatoya kugira ngo nitabe, kuko nabonye ari iby'ingenzi cyane, kuko ari Vice Chairman Siridiyo wari umpamagaye. Nuko ndamwitaba mbaza amakuru mubwira ko ari meza cyane, ambaza niba ndi amahoro cyangwa se niba hari ikibazo nagize. Yambajije gutyo mubaza impamvu. Vice Chairman ambwira ko hashize ukwezi n'iminsi myinshi meze neza ntakererwa ku kazi, ariko inshuro amaze ari kwizengurutsa ku biro byanjye akaba abonye ntahari, akagira ngo ndi mu kibazo atazi. Vice Chairman mubwira ko rwose atangiraho ikibazo, muhamiriza mubwira ko ndi mu rugo, ahubwo nkaba ndajya no kumureba nkiva aho ngaho mu rugo kugira ngo mubwire ibyo nari mufitiye. Amaze kuruhutsa umutima ambwira ko nta kibazo ndi bumusange muri kampani niba nshaka ko tuganira, anambwira kugumya ameze neza cyane. Ako kanya namaze kwitaba ambwira Mariyamu wari umaze kunyerurira urukundo rwe kandi nanjye urwanjye narumuhaye, ko ari unyungirije mu kazi wari umpamagaye. Mariyamu ambwira ko biba ari ngombwa kuko buri muntu wese aba ampangayikiye, nyuma yo kumva ibyanjye byose baba bifuza ko ntagira ikibazo na kimwe kimbaho. Nuko Mariyamu mubwira ko ari amasaha yaratumye ampamagara, bityo ngomba gukora uko nshoboye nkajya ku kazi nkareba uko byifashe, ariko musezeranya ko ntaraza gutindayo kuko ntago nakwihanganira kumara iminota myinshi cyane ntari kumureba iruhande rwanjye kandi ntashobora kumuhaga. Mariyamu yese afata mukunzi nawe utangiye gukabya rwose, ubu se urumva ibyo byakwicira akazi ngo nuko ushaka kuza kundeba gusa? Oya, wowe genda ukora akazi kandi njye ndaba ndi kugutekerezaho, kandi ndaba nkwiteguye igihe uri butahire cyose, ndabigusezeranisha. Ndamubwira nti mu by'ukuri ntago nzi niba nabyita iki, ariko ndumva nta kuva iruhande, kubera ko rwose ndumva nakomeza kwibera iruhande rwawe, ngakomeza nkakureba ubundi, kuko namaze kumenya ko nta nicyo nakora ngo nguhage. Ariko nta kundi reka ngenda, ariko ntago ndaza gutinda kandi ndagukunda. Mariyamu namubwiye gutyo murebye mu maso mbona ameze nk'ugize akantu k'ikiniga. Byumvikane ko nk'abantu bamaze guhamirizanya urukundo rwacu kuri iyo nshuro,
Bitari byiza ko twatandukana, ariko akazi kanjye nako nagombaga kujya kureba uko kameze. Mariyamu mpita amubwira ko mu gihe gitoya cyane ndaba mpagurutse nkagaruka kumureba, kandi ntangireho ikibazo kuko ndajya mutekereza buri kanya. Ikirenze n'ibyo ndajya mwandikira kuri telefone mubaza uko ameze, cyane ko yari asigaye mu rugo wenyine, kuko Marita na Lisa bari bajyanye kureba padiri uyoboye ikigo cya Maranatha. Nakekaga ko ari Gasitamu. Nuko Mariyamu andebana indoro yuje ubwuzu, ubundi ampereza akadomo ku munwa. Numva nakomeza kwinyunyurisa udusukari, ariko nanone mbona byantinza. Mpitamo kuva aho nkagenda, ariko Mariyamu akimara kunkuraho udusukari twe, yandebye mu maso. Nitegereje ayo maso ari kundeba, numva ndatwawe. Nanjye nkomeza kumwitegereza, ari nako numva ibizonga umubiri wanjye wose, kugeza ubwo mu buryo ntazi nasanze twahoberanye mu guhana udusukari. Ariko kuri iyo nshuro dushyiraho ubuki buryoshye cyane, kuko wagira ngo nibwo babukuye mu muzinga wabwo. Twikomereza muri uwo munezero kugeza ubwo twumvise inzugi ziri gufunguka, tugahamya tudashidikanya ko ari muramu wanjye Fereyira ukanguka akaba anabyutse. Mpita ntekereza nihuse cyane, aramutse asanze inzu yose nta muntu uhari. Mariyamu mpita mwaka umunwa umubwira ndimo kumwongorera ko iko bimeze, mubwira ko yava aho mu cyumba cyanjye akajya kureba musaza we, ariko atarahaguruka kuko yari yahugiye mu kuzamura akajipo ke kari kazamutse kakagera mu rukenyerero. Twagiye tubona urugi rwo mu cyumba ruri gufunguka. Mpita nanabona ko buryo ubwo twinjiraga tutari twafunze neza. Hashize akanya tubona ka Fereyira mu bitotsi byinshi cyane karinjiye. Ako kanya Mariyamu yahise ahaguruka ku buriri agenda agasanganira. Byumvikane ko hari havanzemo n'amasoni menshi cyane. Agahindukiza amaso akandeba, ari kwibaza icyo ndi kumutekerezaho. Gusa akongera akareba musaza we Fereyira, ubundi akamuhanagura umwanda adafite ku maso. Ndeba uburyo Mariyamu ari umwana mwiza cyane. Ikirenze n'iby'imyaka yose yari ishize atabana na mama we Sofiya, yose akaba yarabize musaza we, kandi akamurera neza nta kibazo na kimwe ahuye nacyo. Mpita ngira amashyushyu y'umunsi umwana wanjye Mariyamu yari atwite azavukira, kuko nta kibazo nari mufiteho, kuko narabibonaga ko azaba ari mu maboko mazima, kuko Mariyamu azamurera neza amuha imico n'imyifatire. Mariyamu yamaze guterura musaza we, ubundi arahindukira arandeba. Indoro nziza mu kimero cye cyiza biranzonga, ubundi akanya gato yahita yisohokera ava muri icyo cyumba. Nanjye nsigara nicaye ku buriri mu gakote kanjye yari yanyambitse, ndetse n'agashati keza kajyanye n'ipantaro n'inkweto yari yanteguriye. Ndahaguruka ku buriri, ubundi mpagarara mu cyumba cyanjye, ntangira kwizengurutsa ibiganza hose, ubundi numva ni njyewe. Ntangira kumwenyura, ibintu bitari bisanzwe bimbaho. Numva umutima wanjye wuzuye ibyishimo bidasanzwe. Nuko muri uko kwisesasesa numva umuntu afunguye icyumba cyanjye. Ndebye isura nziza yimurikira nk'imirasire y'izuba, nongera kubabara cyane. Ahise yisubizayo amaze kumbwira ko ndi gukererwa ku kazi, kandi abakozi na kampani bikaba binkeneye. Mariyamu yamaze kumbwira gutyo, nishimira uburyo ari umuyobozi w'umutima mwiza, kubera ko uburyo buri ntambwe yanjye yose yaratangiye kuyigenza neza, kandi nkabikunda. Numva ndishimye. Akamenyera icyo nkwiriye, akamenyera aho ngomba kujya, akamenyera imyambaro, ndetse imyambaro ntari narigeze nambaraho mbere hose, kuko niwe wanyigishije ko ikote rizima rigomba kuba risatuye inyuma, aho rikuba risatuye impande zombi, kuko nanjye nabonaga abandi bayobozi bambara amakoti asatuye inyuma, nkumva ari ibisanzwe. Nuko mva mu cyumba sinanirirwa ngifunga, ubundi ngenda muri koridoro igana muri salo. Mu kugera muri salo nkubise amaso muri saramanje aho bari bicaye, arimo kugaburira muramu wanjye ibya mu gitondo. Nareba ubwitonzi Mariyamu afite, nkumva umutima wanjye urantwaye wese, ku buryo numvise nakwiyicarira aho mu ntebe ngo nkomeze mwitegereze. Ariko mbona naba ndi gukerererwa, nuko ngenda mbegera aho bari bicaye. Fereyira atangira kumpamagara ati papa. Ndamusubiza nti waramutse gute se muhungu wanjye? Fereyiro ahita avuga ati naramutse neza, kurya ibitondo ngwino dusangire. Ndamubwira nti njye ibyanjye nabimaze kare, wowe uri umunebwe uraryamira cyane, none ntago naguhaye. Fereyiro ahita avuga ati nushake n'ubundi mama wanjye nanjye ari kumpa, kandi ntago ndaguha nawe, ahubwo genda utanyiba. Ndamusubiza nti n'ubundi ntago nakwiba kuko nahaza, ahubwo rekana nigendere nere kuvugana n'umunebwe.
Fereyiro ahita avuga ati basi mbabarira ntago nzongera kuryamira papa. Ndamubwira nti ngaho ndakubabariye ariko ujye wiryamira nta kibazo kuko ntacyo gukora ufite. Aransubiza ati urakoze cyane. Namaze kuganira na Fereyiro mbona Mariam ari kunyitegerezanya ubwuzu bwinshi, ariko kuko nta gahunda nari mfite yo gutinda nahise muturika inyuma mwongorera ko ngiye, ndetse mubwira ko ndamukumbura bidasanzwe. Utwo tugambo nari mwongoreye mu matwi ye turagenda turamuzonga neza abura icyo avuga, ndetse abura n'icyo akora kuko yarateruye Fereyiro mu biganza bye. Nuko muri uko kwibura mpitamo akadomo mu ijosi muturutse inyuma, ubundi ngenda Fereyiro arimo kunserereza mbaza ibyo ndi kuvugana na mama we. Mubwira ko nyine nanjye ndi papa we bityo ntabura icyo tuvugana. Ambwira ko ninongera aza nkubitira kuri mama we. Ngeze mu muryango ndahindukira nzamura ikiganza bombi ndabapepera, ubundi mbabwira ko mbakunda ndetse ndanabakumbura cyane. Nawe urabyumva nubwo nari ngiye ariko umutima wanjye wari wishimye bidasanzwe, kugeza ubwo naje kuri resebusiyo ubundi nkagongana n'umuntu. Nahise mureba mu maso mbona ni Clara, nkamubaza amakuru nawe agahita ntanga akambaza niba ameze neza. Clara amubwira ko ameze neza ariko murebye mu maso mbona ameze nk'umuntu mpangayikiye cyane, ahita ansaba ko twajya muri esanseri vuba cyane ubundi tukazamuka. Clara namubajije ikibazo afite ku buryo ari kwitwara bidasanzwe, ambwira ko rwose ahubwo ari njye ufite ikibazo. Ati Chairman ntago nzi ikibazo ufite kuko nahoze ndi kukwitegereza cyane kuva wava mu rugo ugana hano muri company. Ikirenze n'ibyo nari mpangayitse kubera ko utari uherutse gukererwa muri iyi minsi. Nkaba nari nagize ngo ufite ikibazo kandi uyu munsi dufite gahunda nini, ari nabyo byatumye mva hano mu biro byanjye nkaza guhagarara hanze ku marembo ya hoteli ngo ndebe niba urahinguka. Byatumye abantu batangira kunyibazaho bibaza umuntu ntegereje kandi bakabona mutegereje n'amashyushyu menshi cyane. Ariko ibyo sinabitinda ahubwo nkomeza gutegereza kugeza ubwo nkubonye uturuka mu gipangu cy'inyubako yanyu, ariko ngatungurwa n'ibintu wari urimo kuko wagira ngo ntago umeze neza mu mutwe, wacanganyikiwe ugenda wisetsasetsa nk'umuntu utameze neza, ndetse ukagenda wikorakora nk'aho hari ibisimba birimo kukurya. Mbona iyo shusho utayinjirana hano muri company, ariko nanone ngira ikibazo cy'ukuntu najya kugufata uburyo abantu babibona. Niko guhitamo gutegereza hano ngo wenda nuhagera nakuvugisha birahita bishira basureke kwifata uko wari umeze, kuko abantu bose bari kugira ngo wagize ikibazo. Clara nese mubwira nti Clara we byihorera ibyo ntibyirirwe biguhangayikisha, ahubwo twigire gukora akazi naho ibindi byo ni ibindi. Ahubwo se gahunda ihari uyu munsi ni iyihe? Ako kanya Clara namaze kumubaza gutya ahita akanda ku ibuti tugeza muri esanseri. Twinjiramo ubundi arongera arayifunga tugenda tuzamuka, ambwira gahunda zihari ariko zari ziganjemo amanama gusa. Ubundi tugera mu biro byanjye, ampereza gahunda y'umunsi yose uko imeze neza, ahita asubira mu biro bye ansiga mu biro. Mpita nanjye mva aho ngaho ngana kwa Vice Chairman mu biro bye. Mu kugeramo ndinjira nsanga arimo wenyine, amaze kumpa karibu ndicara nawe ahaguruka mu ntebe yicaraho ari mu kazi, aza kwicara mu ntebe iri imbere y'iyo nari nicayeho, ambaza amakuru mubwira ko ari meza. Ndetse mu bantu bose nubwo nari nategeneje ko Jessica ari we ndabwira amakuru mfite meza muri ako kanya, Vice Chairman niwe muntu wa mbere nahisemo kubibwira. Mubwira amateka yose nari nzi ku miryango yacu, mubwira ko byarangiye kuri iyo nshuro nanjye mfashe umwanzuro wo kubana n'umusultani mu buryo bwo gutanga urugero ndetse no kwibutsa abantu uburyo imiryango yacu yahoze imeze. Vice Chairman maze kumubwira gutya nkomera amashyi, maze arambwira ati buriya Peteroli ntabwo ushobora kumva ukuntu unshimishije, ikirenze n'ibyo ukaba uri umusore ushyira mu gaciro ugatanga n'ingero ndetse ugafata n'inshingano. Ni ukuri nishimiye byibura uburyo ugiye kuba ufite umuntu ukwitayeho, bivuze ko butakiri umusore ahubwo ubaye umugabo. Ni ukuri biranshimishije cyane kuko nahoraga mbabazwa na nyuma yo kuba Chairman wa hano, nubwo wenda ibitekerezo byo byari nta makemwa kimwe n'imyifatire, ariko ntago wari uragaragara neza nk'umuyobozi ushinzwe kampani. Iyo ntambwe nkaba nyigushimiye kandi n'ubu ngubu bikaba biri kukugaragarira mu maso, kuko kuba watangiye guhangayikira umuryango wawe noneho biragaragaza ahantu maze kugera mu mutwe n'uburyo uri kubifata. Ndamusubiza nti mu by'ukuri nanjye nibwo maze kubona ko byari bikenewe cyane, kandi nanone ntabeshye inama zanyu mba nzikeneye kuko nzi ko ntabafite nta kintu nakwigezaho, cyane cyane umuryango wanyu kuko nimwe umfasha bikomeye cyane.
kandi ndabishimiye cyane mu buryo mutabasha kubyumva. Vice Chairman Yesu ati Petero nurisanga kandi natwe turagukunda, kandi njye nzakubera aho unkeneye hose nk'umubyeyi, umuryango wawe nzawukunda cyane, kandi humura rwose nta kibazo uzagira kandi duhari. Namaze kuvugana na Vice Chairman ubundi musezeraho, mfata akanya ko kujya mu biro byanjye ngatangira kubwira amakuru abayagenewe, uhereye kuri Jessica ndetse na Dorcas. Barabyishimira cyane ndetse bambwira uburyo noneho ubu ngiye guhinduka, ariko icyo bose bahurizagaho nuko ngiye kuba umugabo nyamugabo. Byatumye mbyibazaho cyane ngahita mbabaza impamvu bambwira gutyo. Jessica aza kunsobanurira ko buriya no muri leta impamvu nzabona abantu bose bahayoboye baba bafite imiryango, umugore n'abana, nuko kugira umuryango ari byo bintu byonyine bishobora gushyira umugabo mu buryo no ku murongo, agakora nta bintu byo ku ruhande, ahubwo umuryango n'akazi ari byo bimuhugije. Ikirenze n'ibyo ngibyo bampa urugero bambwira nk'ubu nka minisitiri w'intebe cyangwa se umudepite aramutse ari ingaragu, akajya ava mu kazi akajya ku muhanda gusohokana n'abakobwa cyangwa se abahungu, cyangwa se akajya kwirirwa ajya capati n'ibishyimbo ku muhanda hamwe n'amandazi, ariko iyo afite umuryango ibyo byose biramukumira, ku buryo umutima we yawukuye ku kazi ahita atekereza abana bari mu rugo n'ibyo bakeneye kimwe n'umugore we. Dorcas na Jessica bamaze kumbwira gutyo, Dorcas akomeza ambwira ko noneho ngiye kubona itandukaniro rya kampani ya mbere na nyuma yo gufata umwanzuro wo kubana na Mariyamu nk'umugore n'umugabo. Mubwira ko nzabireba, turashaka tukabasha kuganira byinshi, banambwira ko Tesaraba yabaryoheye. Ikirenze n'ibyo ngibyo, ubwo nabonye umufasha rwose, bakaba bagiye gukomeza kwibera Tesara kugira ngo bataza kumbangamira mu rugo rwanjye. Nababwiye ko atari ukumbangamira bityo ahubwo nibaze, nibwo nari mbakeneye. Jessica ahita avuga ati Petero ntugire ngo ni ukukwicaho, ariko uyu mwanya urawukeneye cyane. Ikirenze n'ibyo ngibyo nta muntu ugomba kuba ari iwawe mu rugo uretse wowe n'umugore wawe ndetse n'abana gusa, kandi njye ntago ngiye kukubeshya, Mariyamu ndamwizeye 100%, nzi neza ko azakubera umugore mwiza, bityo igihe twese twaba turi aho ngaho hari inshingano Mariyamu yagakwiye gukora ashobora kugirira isoni, ubwoba cyangwa se kubura uburyo azikora kubera ko turi kumubangamira. Petero nurabyibuka njye nawe dutangira intego twihaye y'aho kugera, ariko Petero ni kukubona uri umugabo nibyo bintu bya mbere binshimisha cyane, kandi uri umwana wanjye. Mbere nakubwira ko ngiye kugufasha, nawe rimwe na rimwe natekerezaga ko ushobora kuba utekereza ko hari inyungu nashakaga kugukuraho, ariko nizere ko nakumaze impungenge ku mutima wanjye wanciriye urubanza, kubwo kuba ari njye mujyanama mubi watumye Sori natekereza akagera no ku rwego rwo kwica. Petero nta kintu nakora ngo nishyure ibyaha nakoze, nibi byambayeho mba numva bidahagije kugira ngo byibura umutima wanjye ubashe gutuza, numva ko nishyuye byose. Ariko Petero ni kukubona uri umugabo byonyine biranshimisha bikantera ikiniga, nkumva basi naragerageje uko nshoboye. Ubushuti nari mfitanye n'umuryango wanyu Boroni na Sori na mbere y'uko amasanganya aba basi, nkaba naragerageje kusa ikivi nubwo ntabigezeho byose. Bityo Petero nta kindi nkwifuriza uretse kwishima ukanezerwa, aho nzaba ndi hose nzaba nishimye, ni ukuri natwe ntutugireho ikibazo. Uyu niwo mwanya wo kwigaragariza isi yose ikakumenya. Ndamusubiza nti mubyeyi mwiza wimbwira ayo magambo kuko uri kuntera agahinda, kuko iteka mpora nanjye mbabajwe cyane n'ibyakubayeho. Umubiri wawe ukaburira ahangaha kubera ibyifuzo n'imirwano y'imitungo, kandi tuzi ko ikibanze ku muntu nyine ari ubuzima, ariko muri byose ugakomeza kunyihanganira. Nanjye ngusezeranije ko nta kintu uzamburana, kandi buri sezerano ryose naguhaye nzarisohoza, kandi uzabona ko ndi wa mwana mwiza kandi sinzingera ngutenguha. Kandi murakoze kuba munyizeye cyane mukumva ko urugo nashobora kuruyobora mudahari, ntago muzigera mubyicuza. Namaze kuvugana na Jessica gutyo ampereza na mushiki wanjye wo ku muhanda, twari twaramaze kwibera abavandimwe Dorcas, musezeraho ambwira ko azaza aje guterura umwana. Mubwira ko icyo gihe yaza ndi kumukuramo umwuka, kuko urwo rwaba ari urwango, cyangwa se nimbona ari gutinda nzajya kumwizanira mu rugo igitaraganya. Nuko turangije kuvugana mbasha guhamagara Ezeki ngo mubwire amakuru, kuko Jessica yari yambwiye ko icyo gitondo aribwo yagiye mu kigo cya gisirikare mu ishami ry'ubutasi gufata amabwiriza ndetse n'ibindi mbere y'uko bajya mu myitozo, ariko sinabasha kumubona ku murongo
ubundi nkomeza kwicara aho ngaho nitekerezaho. Byatumye ntangira kwibuka inzira y'ubuzima bwanjye bwahise, kugera aho nari nicaye aho ngaho, bityo numva ibitangaza by'Imana ku buryo nahise nyishimira mu mutima, mvuga isengesho ritoya mvuga nti Mana yanjye, umubiri n'umutima wanjye wampaye byose, dore ngibi mbishyize imbere yawe, aho bigeze ubu nta burenganzira nkifiteho bwose, kubera ko igihe nshatse kubikoresha uko nshaka hari abo nabangamira cyane umuryango wampaye. Bityo Mana, ubu inzira yanjye zose uzigenza uko ushaka, ariko ntibibe uko njye mbishaka, mbigusabye nizeye mu izina ryawe. Namaze kuvuga iryo sengesho kararaza kundeba ambwira ko inama zigiye gutangira, kuko twari dufite inama ebyiri zikurikirana kandi ari njye uziyoboye. Iya mbere ari iy'abakozi, iya kabiri ikurikiraho ari iy'abayobozi ba Kenti mu bijyanye n'ubucuruzi n'inganda. Nuko ibyo birangiye ndebye ku isambu na saa sita zirageze, mpita nsezera kuri Karara amubwira ko ngiye mu rugo. Nuko mva habereye inama ngenda ngana mu rugo. Ndi mu nzira ariko nakira telefone ya Marita ambwira ko ari kunyiseguraho ko aratinda ku buryo arahagera mu masaa 9, ariko mubwira ko atabigiraho ikibazo kubera ko umuyobozi wa Maranatha bari kuganira ibintu bishobora kugeza Marita ku nzozi ze. Marita namubajije ibyo arimo kumbwira, ambwira ko umupadiri ari kumubwira ko ashaka kuzaganira nanjye, ubundi akambaza niba inkunga y'ibyo kurya nahaga abana nakomeza kuyibaha, ariko Marita akajya kubikorera muri Maranatha bikanabafasha kuba abo bana babazana mu kigo aho kujya barya ubundi bagataha, ahubwo bakaza bakabaho ngaho bakabitaho. Marita namubwiye ko ibyo bintu ari byo kwitondera, mbasha no kumubwira ko muri Maranatha atari heza. Ambwira ko ibyo nta kibazo kuko abana azaba ari kumwe nabo, ndetse nanjye hagira ikibazo kibaho nkamufasha kugikemura. Marita amubwira ko nta kibazo, ariko mubaza niba Risa azamujyana nawe. Ambwira ko Risa we bamaze kubyumvikana, amubwira ko yabonye Mariyamu ari we bashobokana, bityo byaba byiza Risa aje tukibanira, ubundi yajya agira n'ikibazo Mariyamu akabasha kumuturisha. Ibyo birangiye Marita amubwira ko igihe natahira nta kibazo, icyangombwa ari uko gahunda yagiyemo zimera neza. Nuko nanjye ngera mu rugo ninjira muri salo. Ako kanya nakirwa n'urusaku rw'umwana muto aza kunyambira ampamagara papa ambaza impamvu natinze. Muramu wanjye mpita muterura amubwira ko ntatinze ariyo masaha. Ako kanya Mariyamu ava mu gikoni ateruye amasorori arimo ibiryo ayajyana ku meza, ambwira ko atazi icyabaye kuko rwose ntago yarazi ko nashobora kuza gutaha uwo munsi saa 6 zuzuye. Mpita nanjye nitekerezaho ukuntu nkiva mu nama ntanyuze no mu biro, byibura ahubwo nkaza nirukanka ngana mu rugo. Mpita mbona ko byose Vice Chairman, Dorcas ndetse na Jessica bari bamaze kumbwira ko iyo wafashe inshingano nta kindi kintu utekereza. Mariyamu sinagira icyo mubwira, ahubwo ngenda mwegera. Mu gihe ngiye kumuha akadomo ku munwa no ku ruhanga, muramu wanjye ahita ashyiramo ikiganza arabyanga. Njye na Mariyamu turebana icyarimwe n'amasoni menshi, uburyo Fereyiro yatuvumbuye. Tunabona ko ibyo turi gukorera imbere yatari byiza. Ubundi mpita mwicaza ku ntebe turabyirengagiza. Mariyamu nawe ajya mu gikoni agarukana amazi yo gukaraba, ubundi dutangira kurya ari nako tuganira, kugeza ubwo twarangije kurya tugakomeza kwicara aho ngaho, kugeza ubwo Mariyamu atangiye kubwira Fereyiro ko amasaha yo kuryama ageze. Namubajije impamvu ashaka ko umwana ajya kuryama kandi adafite ibitotsi. Mariyamu ambwira ko umwana nyuma ya saa 6 agomba kuryama kugira ngo ninjira ataza kuryama kare bataramubonera ibyo kurya. Mubwira gutyo ko ari guhohotera umwana, bityo umwana yagakwiriye kuba yakora ibyo ashaka akaryama igihe ashakiye. Mariyamu ambwira ko ari ubizi, bityo ndeke kumuvuguruza. Mubwira ko ntari kumuvuguruza, ahubwo byose njye nta na kimwe nzi, kuko ubuzima nibuka nuko nanjye bambwiraga kuryama bamara kugenda nkajya kwikinira mu gikari. Nyuma y'ibyo nisanze itesara ntabyo nari nzi kandi nari narakuze. Mariyamu yanyihanganishije arimo guheka muramu wanjye, akomeza amurembera ndetse bifata igihe gitoya cyane arasinzira. Mariyamu ambwira ko agiye kumuryamisha, nanjye mubwira ko ubu ngiye gusubira mu kazi nkagaruka nimugoroba. Mariyamu ambwira ko byaba byiza ndamutse ndyamye nk'isaha imwe gusa, ubundi nkabona gusubirayo. Numva ibyo bintu nibyo, ubundi mubwira ko ngiye kuryamaho, nawe yerekeza mu cyumba nanjye ngana mu cyanjye. Ubundi ngezemo ntungurwa n'ukuntu uburiri bwari buteguye neza. Nanga kubusandaguza, ahubwo nirambikaho nigengesereye. Hashize akanya mbona Mariyamu ansanze mu cyumba ari guhengereza mu muryango, ambaza impamvu ntasinziriye. Mubwira ko aribwo nkihagera,
Mariya atangira kuva mu muryango arimo kuza nsatira. Uko mwitegereza iyo ngendo ye itangira kuntwara wese, ngiye kubona mbona ngezeho ahita anyicara iruhande, ambaza impamvu nirambitse aho gufata amashuka nkiyorosa. Mariya amubwira ko ubwo buriri ntashobora kubusandaguza kandi bigaragara ko bwamuruhije kubusasa. Mariya atavata ariko nawe uragira ngo unsetse noneho. None se uburiri niba bushashe bivuze ko utararyama kandi aricyo bugenewe? Ndamusubiza nti ubu buriri ukuntu bumeze rwose kuburyamaho kwaba ari ugusesagura, ahubwo reka njye gushaka ikindi cyumba ndaramo kugira ngo bugume buteguye neza, gutya nibyo byiza cyane. Navuze gutyo ndi guhaguruka ku buriri, nigira nk'umuntu ushaka guhaguruka ngo nigendere. Uburiri Mariya yarashashe simbusandaguza, abonye wagira ngo ni ibyanyabyo ahita amfata ukuboko arankurura, yongera kunyicaza ku buriri. Muri uko kwicara akomeza amfashe ukuboko, ariko nkabona wagira ngo ntabwo abizi ko akimfasha, ari nako akomeza kunyitegereza cyane, maze arambwira ati ndagukunda cyane. Mariya nahise musubiza nti humura kandi ntuhangayike kuko nanjye ndagukunda, kandi urukundo ngukunda ni kimeza kuko haba njye nawe nta n'umwe uzi itangiriro ryarwo, ntago tuzi uburyo rwatujemo, twese ni urukundo twateganirijwe kuva kera cyane, kandi akaba ari urukundo uko twari kubigenza kose rwari kuba ruri muri twe, nta kintu na kimwe gishobora kurukuramo, bityo nanjye ndagukunda cyane. Mariya yahise ambwira ati mukundwa wanjye Peteroni, ntago ushobora kumva ukuntu merewe nibereye mu mababa y'urukundo rwawe, mbese ninjye mutesi wa mbere hano ku isi kuko ntawe ufite ibyo mfite ari byo wowe n'urukundo rwawe, kandi nubwo ari byo njye nawe tugitangira kubwirana twemeza ko dukundana, ariko njye ndumva wagira ngo tumaze imyaka myinshi dukundana. Ndamusubiza nti ibyo ntubigireho ikibazo mukunzi wanjye mwiza, n'ubundi njye nawe ntabwo ari bwo bwa mbere dukundanye, kubera ko tutaranavuka urukundo rwacu rwari rwanditse mu buzima bwacu. Ikindi kandi kumwe Imana niyo umuntu ataravuka ibizi uko ubuzima bwe buzagenda, twe nta kintu twari kubihinduraho ko tutaba turi aha ngaha dukundana. Ibaze nawe uyu munsi mu masaha amwe makeya nibwo twahamirijwe ko dukundana, ariko turumva tumeze nk'abamaranye imyaka. Ibyo nta bindi ni uko Imana ijya kurema isi, ijuru, inyanja, inyamaswa n'abantu, yaremye Adamu Peteroni ikamuremera Eva Mariya, bityo uri Eva wanjye nuko Imana yateganije ko nta wundi mugore Adamu yakwigera ashaka utari Eva. Ibyo bikaba ari ibintu byagombaga kubaho gutyo nk'uko natwe ubu tumeze. Mariya atavata ariko sheri uri kuncanga, uzi ko urukundo rwanjye nawe uri kurufata nkaho wari witeguye neza ko ari njye tuzakundana, wagira ngo urabizi neza ko byari kuba. Mariya mpita musubiza nti none se hari ikindi wabihinduraho? Twese amateka yacu turayazi kandi urabizi ubuzima bwose nanyuzemo nawe ubwo wanyuzemo, ni impinduka z'amateka y'umuryango wacu, bityo nubwo twabibwira bose tuvuga ko Lewis yakundanye na Sultani ntago byakwirirwa bimutungura na gato. Bityo urukundo rwanjye reka turyoshye ubuzima, witetere mu bituza byanjye wibereho ubutaruhuka ntiwifuze kuvamo, nanjye nkomeze nitetere mu rukundo rwawe watangiye kumpundagazaho kera ntarabimenya, akaba ari rwo rubuto rwatuviriyemo kuba njye nawe twicaye gutya twizerana kandi tumeze nk'abamaranye igihe kandi twatangiye none. Navuze gutya ayo magambo Mariya amukora ku mutima, mpita mukora ku ndamubwira ko mfite n'amatsiko menshi cyane y'igihe Lewis azavukira. Ako kanya dutangira gusigana tubazanya amazina tuzamwita. Mariya amambwira ko icyazi nuko mu mazina y'umwana harimo izina Lewis. Mpita mubaza impamvu hatarimo Sultani. Mariya amambwira ko abo Fereyiro na Ezeki bazabyara aribo bazaba ari abasultani kimwe na Batonzi na Badiva ndetse na Devu musaza wabo muto, naho abavuka ku mugabo w'umulewis niyo yaba yarabyaranye na Sultani baba ari abalewis. Mariya amubwira ko umwana navuka ari umuhungu ngiye guhitamo izina nzamwita, naho navuka ari umukobwa nawe agahitamo izina azamwita. Ako kanya twamaze kubyemeza ngifashe ku nda ye ambwira ko ari njye ubanza gutombora izina tuzita Lewis mutoya. Mariya amubwira ko ari ubanza gutombora. Dutangira gusigana dusiganira umuntu urita izina mbere. Ako kanya Mariya ahita ambwira ati sheri, iteka ryose ugomba kumva ko uri umukuru wacu muri uru rugo, bityo ni wowe uduhagarariye, bivuze ko ijambo rya mbere ari iryawe kandi ntawo wabihungira. Bityo winsaba kuvuga mbere kuko bavuga ko umugabo ari umutwe w'urugo
naho umugore akaba ari umutima w'urugo, keretse niba utaramfata nk'umugore wawe. Ndamusubiza nti umva mukunzi, wowe wigira ikibazo kandi ntuze guhangayika, uko ngufata biruta kure uko mfata abandi. Ikindi kandi nk'uko wahoze ubivuga, njye ntago nari mbizi ko njye nawe tuzakundana, ariko ntago ari ibintu byatungurana. Bityo kuva uyu munsi njye Petero ngusezeranije kubana nawe mu bihe byiza n'ibibi, dusangira akabisi n'agahiye, kandi ntago nzigera ngutererana haba mu byiza no mu makuba. Iryo sezerano ndariguhaye. Mariyamu ahita avuga ati yo ahwe shasheri, uzi ukuntu ayo magambo nkoze ku mutima, ni ukuri ndumva mbaye mushya kandi ibi birampagije. Nizere ko utazigera utekereza ibyo kuvuga ngo tujye ku karubanda gukoresha ibirori by'amasezerano yacu, kandi iri sezerano ngiye ndumva rimpagije ni ukuri. Ubwo binyemereye turi kumwe nta wundi utureba, ubu noneho umugabo yasoma umugeni we. Mpita mvuga nti ni ukuri uransekeza sheri, ubu se ushatse kuvuga ko tudakoze ikirori cy'ubukwe bwiza njye nawe, nkakubona mu gatimba ndetse n'ikanzu nziza y'umweru ikora hasi igenda ikubura, nanjye ndi mu ikote ryiza, urumva ari iki koko ari iki nazakora nkumva ko nagushimishije? Mariyamu ahita avuga ati sheri, nkubwije ukuri kuba nakwambara agatimba ndetse n'ikanzu y'ubukwe nziza cyane byahoze ari inzozi zanjye, ariko buriya ibyo turota byose dushaka ntabwo ariko tuba tubikeneye. Reka nkubwire izo nzozi zose nazishyize ku ruhande muri iki gitondo, ubwo wanyegeraga ubundi ukambaza amakuru wari ukuye kuri musaza wanjye Zeki, nanjye ngahitamo kukwerura nkubwira byose. Mpita numva ko nta kindi nkeneye ikirenze n'ibyo ngibyo. Buriya isezerano nyihereye ku giti cyawe, nta muntu uri kukureba cyangwa se kugusubirishamo kurimpa, niryo sezerano ryonyine nkeneye kuruta nkeneye ku rukundo rwanjye. Bityo ibyo bindi niyo byaba ari inyongera, icyangombwa ni uko umutima wanjye uwufite kandi nawe ukanyemerera kugira uwawe. Mariyamu yamaze kumbwira gutya ari nako akomeza kundebesha amaso ye meza cyane nakundaga. Noneho burya amaso yari umweru dede, ameze nk'ay'inyana iri mu ruhongore, nkumva ari kuntwara. Nanjye mpita ngenda mwegera ndamusoma kugira ngo isezerano nari muhaye ndimuhamirize, maze kumuha akadomo ko ku ruhanga muha naho ku munwa, ubundi mpita muyambira muryamisha mu bituza byanjye. Amaze kuryama mu bituza byanjye atangira kwitsa imitima ubugira kenshi, maze ambwira ko atuje, akaba atuje cyane kubwo kuba aturije mu bituza byanjye. Yamaze kuvumbura ko iyo abigiyemo ahita atuza cyane, nuko akomeza ambwira ko ari ibyo namushukishaga byose, ariko ko ategereje mvuga izina nza kwita umwana wacu igihe avutse ari umuhungu, nawe akaza kuvuga ko ari mwiti umwana aramutse ari umukobwa. Mariyamu namubwiye ko n'ubundi ibyo ngibyo tutabyitaho cyane, kuko mu gihe gitoya nituramuka tugiye kwa muganga batubwira igitsina cy'umwana tuzabyara. Mariyamu ambwira ko ariko igihe turajyana kwa muganga, ko tutarajya kwa muganga nta kibazo twaba turi kwimara irungu tuvuga amazina tuzita umwana wacu. Njye mubwira ko umwana wanjye nimwongereraho izina ry'umuryango wacu akaba ari umuhungu, azaba yitwa Landry Lewis. Ambaza impamvu mpisemo iryo zina. Mariyamu mubwira ko Landry yari umwami wayoboye kera mu gihugu cyacu cya Kentrone abakoloni bataraza, akaba yari umwami w'inyangamugayo kandi akoresha ukuri. Ibirenze n'ibyo akaba ari umwami wazize ko ashaka kurwanya ba gashakabuhake, akicwa n'abaturage b'igihugu cyacu, kuko ubwo abakoloni bazanaga isukari ndetse n'umunyu bakabiha abaturage ngo babajyane nk'abacakara bajye kubagurisha, ndetse bakabaka n'ubutaka bwabo. Landry we yari yarabyanze, bituma abaturage kubera ubugugu bwo kumva bya bindi abakoloni bari kubaha biryoshye, bahisemo gukuraho umwami Landry, bahita bimika umuhungu we w'imfura wari warafatanije n'abaturage witwaga Cezari. Mariyamu mubaze niba ibyo bintu batarabyize, ambwira ko ayo mateka bayize mu mwaka wa 3 y'amashuri yisumbuye ariko atabyibukaga. Nanjye mubwira ko ari umukobwa twari tuziranye witwa Jovia wabimbwiye, ubwo twari kumwe mu gihe kingana n'ukwezi imbere y'urupfu rwe tuba muri Kent. Mariyamu nawe ambwira ko aramutse abyaye umukobwa nta rindi zina yamuha uretse izina rya mama we Sophia, kuko nta muntu yigeze agirira urukundo nk'urwo yamukunze. Twamaze kuvugana gutyo twese turishimana cyane. Mariyamu ambwira ko izina Landry arikunze cyane kubera amateka rifite, bityo umuhungu tuzabyara aramutse ameze nk'umwami Landry wa 3 byamushimisha cyane, kuko iteka Landry yaba afata imyanzuro myiza, akaba atari wayifatiye ku giti cye ahubwo yifatiye rubanda nyamwinshi. Mubwira ko nanjye Sophia ndikunze cyane.
nuko ibyo tubivugana Mariam ari nako ankorakora mu ishati yanjye nari nambaye ambwira ko ari nziza, mubaza niba atari abizi kandi ari we wayimpitiyemo mu gitondo. Nubwo atanyambitse ariko akaba yanyongoreye agashati akunda akaba ariko nambara. Mariam agira isoni ambwira ko ndi kumubeshyera, nanjye mubwira ko yambaye akajipo keza. Ambwira ko muteye isoni ariko ako kajipo arako kwambara mu rugo. Mpita mubwira nti mu by'ukuri ntabwo uzi ukuntu imyenda iyo ari yo yose wakwambara ikubera. Mariam atambwira tutangiye kunkabiriza byawe kandi urashaka kuntera isoni ugatuma mva hano ndi kwiruka. Ndamusubiza nti mukunzi ntabwo ndi kukubeshya kandi ibyo kuva hano wiruka ubyibagirwe kuko ntago nzi aho waba uri guhungira kuko iki cyumba ni icy'umugabo wawe, ntago nzi aho waba ugiye. Mariam ahita avuga ati oya we uravugisha ukuri se? Ndamusubiza nti none se kutunguwe mukunzi? Mariam ahita avuga ati ntago numvise ibyo uvuze ngo iki cyumba ni icy'umugabo wanjye ngo ntago ngomba kukivamo. Ndamusubiza nti none se uramutse unsizemo hano njyenyine nasigarana nandi? Ubu niwe muntu wenyine mfite wo kumbi iruhande kandi twagiranye amasezerano kandi ugomba kuyuzuza. Mariam ahita avuga ati ahwi shasheri reka nizere kuri kwivugira kuko ntago wakumva ukuntu namera ndamutse nemerewe kuryama ijoro ryose mu bituza byawe mpindukiriramo uko mbishaka. Ndamusubiza nti kuva aka kanya shira impungenge kandi ushyitse umutima hamwe kubera ko urabyemerewe kandi nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kubikwaka. Mariam ahita avuga ati ayiwe oya sha ndumva mbuze uko nifata, ibyo ni ibiki urimo kuvuga sheri? Ndamusubiza nti naguhaye umutima wanjye, ese niba uwufite ni iki kindi wakenera kuri iyi si kiwurusha agaciro ku buryo nakikwima? Mariam ahita avuga ati mana yanjye we mu by'ukuri ntago nzi ikintu nakubwira muri aka kanya kubera ko utumye mbura icyo navuga, ubwo se uravugisha ukuri? Ndamusubiza nti kora ku mutima wanjye wumva ukuntu urimo gutera usiganirwa kuba ndi kumwe nawe igihe cyose, maze biguhe kutongera kumbaza icyo kibazo kandi uzi ko ariko bigomba kugenda. Isezerano naguhaye ntago ari impfabusa, ari nayo mpamvu kuva uyu munsi utagomba kongera kunsiga. Mariam ahita avuga ati maze nkunda ibituza byawe iteka ryose bihora biri kuntera kwifuza gutuza, nkaba nahibagirirwa buri mvune yose nagize. Mariam yambwiye gutya ari nako ari gukora ikiganza cye ku gituza cyanjye, nuko muri uko gukomeza gukoraho nanjye nkomeza mubwira ko umutuzo wose ashaka nta handi azawukura uretse muri njye, kimwe nuko nanjye ariho nzawuvana muri we. Nuko abuze icyo avuga araramisha ijosi maze andeba mu maso. Murebye mu maso ukuntu yari yatukuye numva impuhwe ziransaze, mpitamo kumwibagiza ibyo yatekerezaga byose muha udusukari ku minwa ye ubundi agaturiza icyarimwe koko. Nuko ntangira muha udusukari duke cyane ubundi nawe arahindukira atangira kumuha udusukari twe numvaga turyoshye kurusha utundi twose nzi. Muri ibyo ntangira kugenda mukorakora mu musatsi we mwiza yari yaziritse mu buryo nkunda cyane, wabihuza n'isura ye nziza ukabona ari wa marayika bigeze kuvuga. Nawe agakomeza kunyegereza ibiganza bye mu mugongo wanjye ari nako ahumirije ampereza udusukari. Nanjye nza gutwarwa n'uwo munezero urantwara wese, maze ahita avuga ati ni ukuri ndagukunda Lewis, ndagukunda cyane. Ndamusubiza nti erega humura we kuvunika mukunzi, nturi wenyine kandi njye nkwitayeho. Erega humura nanjye bimbaho kandi ndagukunda. Ngaho ihagurukire wicare ku bibero byanjye maze ubundi ubone kwiturira neza utavunika haba umubiri ndetse no ku mutima. Ako kanya Mariam yahise ahaguruka ubundi anyicara ku bibero byanjye, byatumye amatako ye meza yashashagiranaga cyane nyakubita amaso nkumva arantwaye, kuko muri uko kwicara akajipo ke karazamutse kagera mu rukenyerero. Ntangira kumwirebera neza ndetse n'ak'imbere yari yambaye k'umweru keza ndakabona. Nuko umutwe warawuraramisha kuko yumvaga agishaka udusukari twanjye, nanjye sinamubuza ariko ndi kumwegereza umunwa nkubita amaso udutunda twe twiza twari dutatse mu gituza cye. Noneho kubera agapira yari yambaye kamurekuye hejuru byatumaga tugaragaraga n'igice cyo hejuru nkumva turantwaye. Nuko nanjye ndisanzura kuko nawe yabishakaga, ubundi nkomeza kumuha udusukari ari nako anyongorera utugambo turyohereye cyane ambwira ko ankunda kandi yarankumbuye. Nanjye mubwira ko nari mukumbuye cyane bidasanzwe ku buryo numvaga ntari burenze uwo munsi nkiri muzima kubera urukumbuzi nari mufitiye. Uko twakomeje muri ayo niko Mariam yatangiye ankuramo utwenda nari nambaye. Nanjye mbonye bimeze gutyo ntangira kumukorera nk'ibyo yari arimo kunkorera nawe.
nuko mu kanya gatoya nsanga twibereye muri Edeni nziza, tumeze nka Adamu na Eva uko bari bameze kera batarakora icyaha. Ntangira kuzengurutsa amaso yanjye ku mubiri we mwiza utemba itoto, rikanyanyagira hasi kuri matera twari twicayeho. Nako ngenda nzengurutsa ibiganza kuri buri gice kigize umubiri we, nkumva ndi gutwarwa nawe ntasibe kumpuhaho akuka keza gahehereye mu matwi yanjye, ari nako utugambo turyohereye kurusha ubuki n'isukari akomeza kutumbwira, avuga ati yewe we, ndumva ntazi ukuntu meze. Icyampa ibi bihe turimo ngasanga ari ibihe bihoraho iteka ryose, niyo basi nasanga ari inzozi zikaba ari inzozi nzahora ndota iteka ryose ubudakanguka mukunzi wanjye, ni ukuri ntunkangure. Mariyamu, nahise mubwira nti humura rukundo rwanjye ntago ari inzozi, kuko ibyo ubona kuri iyi nshuro ni impamo, kandi ntugire ubwoba kuko nta mpamvu n'imwe ishobora gutuma bihinduka, kuko ari agatonyanga mu nyanja. Twakomeje kubwirana utugambo twiza njye na Mariyamu, ari nako ibiganza byacu biri gukora akazi kacu, bitambagira byambukiranya hose. Noneho ngeze ku turabyo twiza dutatse paradizo ye, nakubise amaso ubugira kenshi nkumva ndayikunze cyane. Atangira gusohora umwuka mwinshi cyane awinjiza, ambwira ngo basi nkomeze ntere imbere. Nuko nyuma y'igihe kinini kimwe bita kwitegura, ntangira gutembereza imbunda yanjye muri paradizo, kuko nari nizeye neza ko amasasu yuzuye neza nta kiratuma ncikiriza amasasu hagati. Mariyamu nawe ankorera ibyo abasha kunkorera, ari nako ntembera, tunaganira byiza ku buryo byari biryohereye amaso n'ak'umubiri. Nuko buri ruhande rwose ndetse n'inguni ya paradizo ndetse n'iy'uburiri tuyigeramo twisanzuye neza, ari nako twumva icyo gihe wagira ngo twari tugikumbuye kandi tutarigeze tugitegura. Twibera muri uwo munezero wa babiri nta kirogoye, tuza kumva uburiri buturambiye, ubundi tubuvaho twigira hasi ku matapi arambuye mu cyumba. Ndetse aho noneho ibyahabereye byabara paradizo, amazi yo muri Edeni ndetse n'umubiri, kugeza ubwo bwacu twaje kwiganirira tubazanya uko bimeze, tugahitamo kuruhura imibiri yacu kugira ngo tuyibikire izindi mbaraga zizakora ubutembere. Muri icyo kiganiro ubundi amasasu yose nyarasira umwanzi icyarimwe aba arashize, ashira Mariyamu arimo kwiruhutsa nshimira cyane, ambwira ngo kuva yabaho abonye ibihe byiza atigeze agira, kuko igihe yigeze kugira ibihe byiza yarazi ko bitajya birenga uko yari abizi, ariko kuri iyo nshuro nkaba nari mutunguye nanone nkamugerera kure kurusha uko abitekereza. Ako kanya Mariyamu yamaze kumbwira gutyo mureba mu maso, nawe ahindukiza umutwe aho twari twiryamiye ku itapi nziza cyane yari yararambuye muri icyo cyumba nkabikunda, kuko yari yisumbuye yari ihari. Andeba mu maso cyane nanjye ariko njye uko mureba akaba ariko ibitekerezo byanjye binjyana kure. Nsanga mu bwonko bwanjye hatangiye kuzamo agatwenge k'ibyishimo. Nta kindi cyari kinteye ako gatwenge, kuko nari maze kubona ko ntari njyenyine, aho nari ndi njyenyine hakaba hariyongereyeho abandi babiri. None ubu tukaba turi batatu icyarimwe, umubiri, amaraso ndetse n'umutima wanjye, byose nta handi bihanze uretse kuri Mariyamu ndetse na Karewisi gato yari atwite mu nda ye. Muri iyo ndoro yuje ubwuzu Mariyamu atangira kumbaza ikintu ndi kureba, nanjye mubaza niba we arimo gukamera, kuko nawe yarampanze amaso ndetse nkabibona ko ategereje ijambo riri bunturukeho yumva icyo namubwira. Nuko nanjye mpita nibwiriza mbanza no kumufata ikiganza, maze ubundi ndamubwira nti Mariyamu mwiza, ndagukunda kandi ubu nakubwira ko iri ari itangiriro ryanjye nawe, rikaba itangiriro ritazigera rigira iherezo, kuko nzahora ngukunda iteka ryose aho naba ndi hose, icyambaho cyose, icyo naba mfite cyose, icyakubaho cyose, icyo waba ufite cyose, uko isi yahinduka kose, ariko njye ntabwo nzigera na rimwe intekerezo zanjye zihinduka ku rukundo ngukunda. Ntabwo wakumva uburyo nishimye, kuko aka kanya n'iki gihe njye nawe turimo, nari mbizi nk'inzozi nzarota kugeza igihe Imana izisubiriza umwuka wayo yampaye igatwara n'umubiri wanjye, ubundi ngasibangana ku isi nkaba amateka. Ariko reba umukobwa mwiza w'igitangaza kurusha abandi nabonye, mu beza nabonye bose nabonye akaba nta n'umwe umurusha ubwiza, utemba itoto ko agenda rikanyanyagira bigatuma amaso yanjye nta wundi muntu abona uretse we umwiza mu beza akaba ari nyampinga muri bose. Yatumye inzozi narotaga aka kanya zibaye impamo, nkaba nta kindi kintu ndi kwifuza muri aka kanya, kuko ikintu cya nyuma nifuzaga ubu namaze kubona ko ngifite. Ese nakunganya iki mama w'urubyaro rwanjye?
ntacyo nakunganya nacyo, kandi ndagusabye kuva uyu munsi mbigusubiriremo, ntuzigere umva iruhande, kuko urukundo njye ngukunda ntirugira intandaro. Mbese ni kimeza, kandi kimeza y'urukundo ntago rujya rushira, ahubwo rugenda rukura, ari nako rushinga imizi kuva kuri sekuru kugera ku basekuruza, bikagera ku buvivi, bikagera ku buvivure, abuzukuru b'ubuvivure, abuzukuruza b'ubuvivure, ubuvivi bw'ubuvivure, ndetse rukarinda rugera no mu buvivure bw'ubuvivure, bigakomeza ugasanga imizi yarwo iramera hose, ku buryo usanga isi yose nta kindi kintu na kimwe kiyisigayeho uretse urwo rukundo. Ni ukuri ndagukunda Mariyamu mwiza. Namaze kubwira Mariyamu gutyo, imbamutima zamuganje, ndetse amaso ye meza nakundaga atangira kuzamo uturira. Nirengagiza uko twari turyamye aho ngaho, ubundi ndamwegera wese, ubundi mpita museguza umusaya we nkuryamisha mu gituza cyanjye. Atangira gutsikimba bigaragara ku buryo yatangiye gututurira, tukajya tugwa mu gituza cyanjye. Ibyo bituma ntangira kwitegereza Mariyamu cyane, mpereye ku mano kugera ku mutwe we. Nza kubona ko burya igihe cyose ari uko ntari mwitayeho, ariko nta wundi mukobwa nigeze mbona mwiza uwo munsi, kuko mu bwiza bwe ntago wamuhiga, ndetse akaba ari umwiza mu beza. Ndamutse muvuze ntago nabona icyo munganya nacyo. Ikirenze ibyo akaba ari mwiza ku mubiri ndetse no ku mutima, kuko mu bantu bose nta n'umwe wigeze ahindura umusore wari warigize akari akajya he nkanjye, ngo amucishe bugufi maze agendere ku ngendo itari iye, ahubwo agatangira kugendera ku ngendo nziza ahawe n'umukobwa mwiza ugenda atambuka nk'inyana iri mu ruhongore. Noneho uburyo umubiri wa Mariyamu uteye bwo ntabwo ntawabuvuga, kuko uwo munsi nibwo natangiye kwirinda kuba namuvuga, ntinya ko hashobora kuza igikura nkota kigatangira kumureba uko cyishakiye, ugasanga gitangiye kumutekereza ukundi. Muri uko kumwitegereza ntegereza akanya nari namuhaye ko kubanza kuruhura umutima, atahasuturira tw'ibyishimo yari ari kurira adutewe n'amagambo nari mubwiye, kugeza ubwo byaje gushira, ubundi agahinda ahindukiza umutwe we akandebesha amaso ye yari yatukuye. Ariko sinabitindaho, nubwo niciriye urubanza ko ari njye utumye atukura, kandi narayakundaga ari umweru. Maze ubundi amaze kunyitegereza ahita ambwira ati, sha Peteroni, ntago nari nzi ko nshobora kurira kandi urimo kundiza akaba ari unampoza. Ni ukuri ubwo unkunda ukabinyereka njye birandenga cyane. Kuva nakumenya nasanze nta wundi muntu nkwiriye kumenya, kuko ntashidikanya ko mubona amenya bose, abamenya bose, abo twamenyana bose, nta wankorera nk'ibyo wowe wankorera. Mu by'ukuri iryo rikaba itandukaniro mbona hagati yawe n'abandi, bityo ibyo buri uko mbitekerejeho birantwara wese. Ndetse uyu munsi akaba aribwo noneho ntangiye kubitekerezaho mu rwego rurenze, kuko indi minsi yose nabitekerezagaho nk'inzozi, ariko inzozi zanjye uyu munsi zikaba zabaye impamo. Peteroni, nzahora nkurata, mpore nkuvuga. Noneho uburyo witereye hakaba ku mubiri ndetse no ku mutima, uburyo uri umusore ushinguye ufite igihagararo cyiza, noneho ibituza byawe iyo wambaye agashati kakwegereye uburyo biba byaje imbere, ukagaragara neza ko wakoze imyitozo, ngahita nkubonamo intare y'umurinzi wanjye, bityo nkumva nta bwoba na buke ngomba kugira. Ariko kuri iyi nshuro byose bikaba biri kunshimisha inshuro zirenga ibihumbi miliyaridi igihumbi, kuko nta kiri kubifata nk'inzozi, kuko ubu ntashidikanya ko ngufite. Sha Peteroni, ntago wakumva uburyo abandi bakobwa iyo bakubonaga bakakureba, numvaga nababwira ngo murekere kureba tutaza kubipfa, kandi nanjye nta burenganzira ngufiteho. Namara kubyibuka nkazinga amabingo, ubundi nkajya mu rugo, ngafatwa n'ibitekerezo kugeza aho nibwiye ko ngomba kwikuramo ubwo busazi, ngashyira umutima hamwe, nkihumuriza mvuga ko nzabona undi musore ukuruta, ku buryo ntazajya nkubona nkakwifuza ndi kumwe nawe. Ariko uko iminsi yindi igenda igataha, ngasanga kwari ukwihumuriza gusa. Ariko kuri iyi nshuro Imana noneho ikaba yaje ku ruhande rwanjye, ukaba uri umurinzi wanjye byeruye. Njye kuri aka kanya nta kindi kintu naguhoretse isezerano, kandi ritazigera na rimwe rihinduka. Nzahora ngukunda, nzaguhora iruhande. Nta muntu n'umwe uzigera ugira ijisho, nta munsi n'umwe uzigera ugira ijisho ritukuye kubera agahinda. Nuramuka urize azaba ari amarira y'ibyishimo kubera urukundo niteguye kuguhundagazaho. Nuramuka ubabaye uzababazwa n'abandi, ariko nabo nta mahirwe bafite, kuko nzahita mbasiba ku ikarita y'isi, tuyisigareho turi twenyine, aho nta n'umwe ufite ubushobozi bwo kuba yashaka kukubabaza, maze umudendezo wayo tuwiberemo turi babiri.
iryo ni isezerano nguhaye mugabo mwiza, kandi iryo sezerano ntabwo rizigera na rimwe rihinduka. Mariyamu nahise mubwira nti mu by'ukuri Mariyamu ntugire impungenge, kuko ibyo unyitegereza byose nzabikuba inshuro zitabarika. Nzakurinda gutsikira, gusitara cyangwa se gukomereka, haba ku mubiri ndetse no ku mutima, kandi iteka nzaharanira ko uhora ubona ko ari njye njyenyine ukwiriye mu bandi bose, bityo umwanzuro watekerejeho wo kunkunda uzahora ushimira Imana ko utigeze wibeshya, kuko nanjye nzagukunda kugeza ubwo uzanyinginga umbwire ngo ndekeraho kugukunda, mbe nguhaye akaruhuko kuko uri kumva urukundo rumaze kukubana rwinshi bigatuma uta umutwe. Ariko ibyazaba ari ubusa, kuko nta na rimwe nzigera ndekeraho kugukunda, kandi ndabigusezeranije ndagukunda Mariyamu mwiza. Namaze kubwira Mariyamu gutyo twese turarebana ntawe uvuga. Mu kandi kanya twisanga twese turimo kumwenyura, dusekerana byiza ku buryo numvaga twakwirengagiza ibindi by'isi byose tugakomeza kwibera aho ngaho. Noneho uko Mariyamu yamwenyuraga nkamwitegereza, niko nakubitaga amaso amenyo ye meza y'umweru dede wagira ngo ayogesha amata nkumva arantwaye. Nareba ku matama ye meza ariho utwobo nkumva ntwaye umutima, nkumva namutakambira ngo basi akomeze awufate ariko ntawutware, ariko nawe agahita abimenya ahubwo akarushaho kumwenyura. Nakubita amaso inyinya ye nziza nishinya nkumva noneho nkomeje kumukunda byiza. Tuza gusanga ibiganza byacu biri kuri buri wese abikojeje ku mubiri w'umukunzi we, ariko agenda akinyerezaho ntangira kwiyumva bidasanzwe. Ako kanya Mariyamu aba yabibonye, ariko mpita ntangira kwijijisha. Mariyamu abibonye gutyo ahita ambwira ko amasaha arimo kugenda, bityo akanya yari yampaye ngo njye kuryama nkaba nagakoresheje ibindi, bityo njye muri dushe ubundi nsubire mu kazi ndebe uko ibyaho byifashe mbere y'uko umunsi wira. Mu by'ukuri Mariyamu yamaze kumbwira gutyo nibuze, kuko numvaga wagira ngo ni njye mugabo njyenyine ku isi kubera ibihe nari ndimo, abandi bose nkabafata nk'abahungu basanzwe. Numva mfite ububasha bwose haba ku mubiri ndetse no mu mutwe, umutima wose nakubwira. Ako kanya Mariyamu amaze kumbwira gutyo ahita ahaguruka aho yari aryamye, agenda yegera akabati karimo utuntu yari yarazinze, mbona akuyemo akayesuwime keza cyane maze arakampereza. Mu kumva impumuro yako numva ndanyuzwe, noneho n'uburyo kasaga umweru dede nkumva namubwira ko ako kayesuwime ntashaka kugakoresha kuko nagasigi cyaje. Ahita abibona maze ansaba guceceka, bityo nihute njye muri dushe ubundi ntakererwa akazi. Mariyamu namubajije niba we atarajya muri dushe, ambwira ko ndabanza nkajyayo ubundi nawe akajyayo nyuma. Mpita mubwira ngo areke kunyigiraho undi wundi maze tugende muri iyo dushe, kuko aramutse ataje ngo tujyeyo nanjye ntaho najya. Mariyamu ahita avuga ati maze sheri urimo kunyiterera isoni, ni ukuri genda nanjye ndaza kujyayo nyuma. Mpita mubwira nti oya nanjye noneho ntaho ndaza kujya niba ari ibyo. Mariyamu ahita avuga ati ubuse kuko naba meze gute ndimo kogana nawe muri dushe, ni ukuri ndi kumva mfite isoni. Ako kanya kiri muri ibyo nagiye musanga aho yarahagaze, mpita muyora ubundi ndamuterura atangira kuntakambira ngo mushyire hasi. Aza kwisanga twibereye muri dushe, ahubwo atangira kubika umutwe hasi kubera isoni, ariko muhumuriza mubwira ko njye nawe ubu tuziranye, iki akaba ari igice kimwe mu mabanga twasezeranyeho. Ambwira ko abizi ahubwo atangira gutsikimba ambwira ko atarazi ko namugirira icyizere nk'icyo ngicyo, ku buryo namubitsa n'amabanga yanjye yose nta na kimwe nsize inyuma. Ariko Mariyamu mpita mwegera maze ubundi negamira ku gikuta ndamufata ndamwiyegereza, muryamisha mu gituza cyanjye maze ndamubwira nti Mariyamu, kuri iyi nshuro nta kintu na kimwe ufite cyo kwihisha, kuko nk'uko wabivuze amasezerano twahanye aruta kure cyane. Bamwe bajya ku karubanda bakajya kuyahamya bagira ngo abantu babarebe, ariko bagera aho bagomba kuyasohoreza ahubwo ugasanga bari kuyamenagura. Ariko njye nyizera wumve ko ndi uwawe, bityo nta kintu na kimwe ugomba kumburana, kuko byose mfite n'ibyawe urukundo rwanjye. Mariyamu ahita avuga ati mu by'ukuri muri aka kanya gusobanura ukuntu umeze nibyo bintu bya mbere bingoye, kuko utangiye kumpa n'ibyiza ntigeze ntekereza mu bwenge bwanjye ko nagira. Gusa ngusezeranije ko nta munsi n'umwe uzatuma ntuma wicuza ku byiza harimo n'urukundo mpa, kandi mbigusezeranira ubugira kenshi ndagukunda cyane. Mariyamu amaze kumbwira gutyo ubundi mpita murekura, andeba mu maso asanga yanjye nayakanuye ubundi areba hasi.
Ako kanya mpita mwiba umugono, mpita mfungura amazi, negera ku ruhande ubundi atangira kumumanukiraho, arikanga ndetse arasakuza cyane. Nuko muri uko guhunga asanga nta handi ari guhungira amazi uretse mu bituza byanjye, ndetse asanga arimo kungwamo wese, maze ubundi nanjye mpita muyambira ndamufata. Tuza gusanga twayambiranye byiza, ubundi ahita tuza ahisha amaso ye mu bituza byanjye, ari nako agenda anyeganyeza umubiri we neza, agatuma numva ubushagarira umubiri wanjye wose. Biza kurangira twigereye kuri rwa rwego rwo kubanza kumara ibyishimo, mpita muhindukirana ubundi mushyira ku gikuta, maze nawe amaboko ye ayazengurutse ijosi ryanjye. Mpita mufata akaguru ndakazamura, ntangira kwirebera paradizo ye nziza cyane, ku buryo nahise ntangira gucunga umutekano, noneho biraryoha cyane kurusha uburyohe bubaho ku isi. Muri dushe tumaramo iminota nka 40 turi muri ibyo byishimo, kugeza ubwo twaje kurangiza twese twishimye turashimirana, ubundi dutangira gukarabyanya byiza, aranyuza nanjye ndamwoza mpereye hejuru kugera hasi. Ariko kuri paradizo ye ndahitondera cyane kuko nari namaze kumenya ko ariho soko y'ibyishimo byanjye. Nyuma yo gukarabya, Mariyamu nawe amaze kunkarabya, agiye gusohoka muri dushe mpita mwibutsa ko ahaza atizanye. Nuko ndeba mu maso, ankenyeza akayesume k'umweru yari yampaye, arangije arambura amaboko, ubundi ndamuterura. Dusohoka muri dushe duhita tugera mu cyumba, murambika ku buriri maze mwicara iruhande. Mpita nkuramo akayesume, ubundi ntangira kumuhanagura buri gice cyose cy'umubiri we. Nawe ntampa agahenge, uko muhanagura akaba ariko akomeza kunterekera amaso ye meza, agatuma ahubwo nenda kuyamuhisha. Nuko muri ubwo bwiza cyane biza kurangira nawe ampanaguye, ahita ahaguruka azana amavuta atangira nsigira umubiri. Noneho ndimo kumusigana iby'itoto rye ryaje kuntwara, hari habuze gato ngo nkomeze nirebera umubiri we mwiza cyane. Nuko amaze kumusiga nanjye ahita azana umwenda wo kwambara ahereye ku y'imbere, iyenda yimwambika nawe aranyambika. Mubaza impamvu azanye imyenda itandukanye n'iyo nari nambaye mbere ya saa sita, ambwira ko iyo nari nambaye mbere ya saa sita igomba kwitabwaho kugira ngo nongere nyambare. Ahubwo ndebera agapantaro keza ndetse n'agashati kandi noneho gafite ibara ntazi uko naryita ariko keza cyane, n'akandi gakaruvate kuri iyo nshuro aho kunyambika ikote. Andebera akajire keza ko mu ikote aba ariko nambara, ambwira ko kubera ubushyuhe ngomba kwambara gutyo, maze ambwira ko atari ngombwa kwirirwa nireba mu kirahure kuko Mariyamu ari amaso yanjye akaba yamaze kubona ko mberewe neza. Nuko nanjye amaze kunyambika, amaze kumwambika akayesume kandi mutwe yari yarazanye, ahita ambwira ngo njye mu kazi, ubundi nawe ave muri icyo cyumba ajye mu cyumba yararanagamo na musaza we, yambara imyenda. Ubundi musaba nanjye ko nimugoroba yaza kuba yimuye buri kintu cye cyose muri icyo cyumba kuko ntazi niba nashobora kongera kurara njyenyine. Mariyamu mu kamwenyu keza ahita azunguza umutwe ambwira ko abyemeye. Nuko ahita ajya imbere asohoka mu cyumba, nanjye ngenda mukurikiye, ariko ubwiza bwe ariko bwantwaye. Noneho akayesume yari yambaye akenyereye mu gituza, hari kagufi nibonera intege ze nkumva ntazi uko nabisobanura. Kugeza ubwo twageze muri salo, ubundi mbere yo kwinjira mu cyumba araramo abanza kundeba, ubundi aranyegera mpereza akadomo ku munwa. Numva ntamurekura, tubanza kunyunyusa utwo dusukari dukeya, ubundi musezeraho amubwira ko mukunda, ambwira ko nawe ankunda. Ubundi aragenda nanjye nsohoka mu rugo ngenda ngana mu kazi. Nagiye inzira yose mu kamwenyu ndi kumwenyura ari kose, ariko ndiyumanganya ngo Karara ataza kongera kumbona kwa kundi. Nuko ngenda ngana mu biro byanjye, kubw'amahirwe nta muntu mbonye, ariko ngezemo nicara ntangira gutekereza uko nari meze mbere y'uko Mariyamu aza mu buzima bwanjye. Ntangira kwibaza niba nari mbayeho cyangwa se niba zari inzozi z'ubuzima bikanyobera, kuko nyuma noneho kuva uwo munsi, kuko ari naho twari twereye urukundo rwacu, wagiraga ngo nabaye mushya. Ikirenze nibyo wagira ngo tumaze imyaka yose dukundana. Ndi muri ibyo bitekerezo ndimo mbivamo, navanwemo na General Manager Brian. Yinjiye mu biro namubona ageze ku meza yanjye nkoreraho akazi. Mubaza impamvu adakomanga, iyo agiye kwinjira ambwira ko rwose nta kuntu atagize. Akomanga ariko sinumve, kandi akabona atagenda ataje kundeba kandi ari kumbona. Ahitamo kwinjira, ubundi akambwira ko ari uko byagenze. Namusabye ko yanyihanganira ku dutekerezo twari twantwaye. Ambaza niba hari ikibazo, mubwira ko nta kibazo na kimwe gihari uretse iby'ubuzima busanzwe.
ambwira ko yari ari gutambuka gusa ajya mu biro bye ubwo yari avuye mu kiruhuko gusangira na mushiki we no kumusura ngo arebe uko ameze, akaba yagira ngo asuhuze gusa. Brian yabivuze muri ubwo buryo mubaza niba mushiki we hari ikibazo yagize. Ambwira ko mushiki we ubuzima bwe bumeze nk'ubwamucanze nyuma yo kubura nyirakuru wabo, kuko nyuma yo kuva aho bari batuye mu gihe gishize we na mushiki we basubiyeyo bagiye kureba ko bavugurura akazu nyirakuru yabagamo ari nako yabarereyemo, bagasanga ako kazu karaguye ariko nyirakuru we bakamubura. Abaturage baturanye bakamubwira ko rwose batazi aho yagiye, ngo Brian ababaza niba akazu kataramuguyeho. Abaturage bamubwira ko nyuma yo kugwa yari yagiye no gushaka ibyo kurya, agaruka asanga kaguye. Noneho bamucumbikira nk'iminsi ingahe, ubundi ahita agenda avuga ko agiye gushaka abuzukuru be ngo babwire ibyamubayeho, ariko kuva icyo gihe batazi aho aba. Ibyo rero mushiki wa Brian, Brienne, amaze kubyumva byamutesheje umutwe ku buryo nta kintu akibasha gukora, ndetse mu mutwe yarahungabanye. Brian amaze kumbwira gutyo ndamwihanganisha, mubwira ko byose bizagenda neza kandi bahumure. Anshimira ambwira ko agiye mu kazi, bityo akaba yashakaga kunsuhuza gusa, dore ko tutajya tunabona akanya ko kuganira. Brian mubwira ko yazaza kunsura mu rugo, ambwira ko byaba ari byiza cyane bityo azabitegura. Nuko ansezeraho ubundi aragenda, nanjye nguma mu biro byanjye, ari nako ntangira kureba ku mashini uko raporo zifashe, nsanga nta kibazo turimo gukora neza cyane. Nuko nkiri muri ibyo Lorena aza kumpamagara, dutangira gusuhuzanya ambwira ko hari abantu banshaka, ashaka ko twavugana. Nuko mubaza bari bambwira ko yampa telefone tukivuganira. Ako kanya mu kumva ijwi numva ni Ramari, mpita nkeka ko ari Ramari na mugenzi we baje aho ngaho byanga byakunda, akaba aje kureba papa we Desmeriti. Ariko nibaza ikintu aje kumurebera, kandi mu minsi mike cyane bari kumwe na Desmeriti baravuganye ko atagomba kuza kumureba buri gihe kuko bishobora gutuma babakeka, cyane ko nyuma yo kuva muri Eternity Jail bashobora kubagenzura bagasanga bagenda muri kampani cyane, ugasanga abasirikare ba Warden Montana baketse ko hari isano dufitanye. Nuko Ramara ambwira ko yashakaga gusuhuza papa we gusa, mubwira ko ntegereza nkaza kumureba. Nuko nsohoka mu biro ndimo kuvugana na Desmeriti, ambwira ko ndaza kumufungurira ubundi nkabasaba guhurira ahantu handi muri ibyo bitaro, ariko simbinjize mu cyumba cy'ibanga. Nuko ngeze hanze imbere y'ibitaro mpasanga Lorena, Ramari na mugenzi we, ubundi mbasaba ko bakwinjira bajya imbere, ngenda nganira na Lorena niba hari ahantu yababonera umwanya baganiriramo na Desmeriti. Ambwira ko hari icyumba nta kibazo nareba Desmeriti, ubundi akaza bakaganira kandi simbigireho ikibazo. Ntabwo umwana na papa we bashobora kubura ibyo bavugana. Ramari na mugenzi we bagiye muri icyo cyumba, nanjye ndeba Desmeriti azaganira na Ramari kimwe na mugenzi we, bifata nk'iminota 30. Ubundi bamaze kuganira Desmeriti ambwira ko yakwisubirira mu cyumba cyabo we na Vanessa ndetse na Kereke bakoreramo, kuko ibyo ashaka kuganira na Ramari byarangiye. Nuko maze guherekeza Desmeriti ngaruka aho ba Ramari bari, ubundi nabo tuganiraho gatoya, ubundi baragenda, ariko basiga bambwiye ko bakibereye mu nzu yabo, ndetse bakaba batari bitegura gushaka ikindi kintu cyo gukora vuba. Warden Montana ataragaragara ngo bamenye aho aherereye n'icyo ariho, kuko ashobora kubagirira nabi cyane. Mbabwira ko baba biturije kandi ntihagire icyo bazatuburana duhari. Bamaze kugenda nanjye nsubira mu biro byanjye, nkora akazi nk'ibisanzwe kugeza ubwo nagiye kubona nkabona mu biro byanjye barakomanze. Ukomanze ahita afungura, mbona ni Marita ari kumwe na Lisa. Bamaze kwinjira bicara mu ntebe zari aho ngaho, nanjye mpita mpaguruka ku ntebe nicaraho, ngenda ngana ku ntebe ziri imbere y'izo bicayeho, nanababaza amakuru. Marita ambwira ko amakuru ari meza, bwa nyuma na nyuma inzozi ze zo kuba umukobwa wita ku bana batagira kirengera ashobora kuzigeraho n'indamuka nteye intambwe yo kubyemera. Marita namubajije uko bimeze, ambwira ko padiri bahuye yamubwiye nk'ibyo yari yambwiye kuri telefone, ariko ubufasha bafite akaba ari buke kuko musenyeri yanze kubafasha, ababwira ko amafaranga yo gukora ibyo bikorwa ari uwo mupadiri wayishakira. Rero ngo padiri akimara kubwirwa n'abana ko hari umukobwa muri kampani ya ba Lewis ukora ibyo bintu, nibwo yamutumyeho amubwira ko bafatanya mu bushobozi bwe. Marita amubwira ko ibyo akora ahabwa uburenganzira na Petron Lewis,
Padiri amusaba niba ubwo bufasha hataba bwiyongera kubwo bafite, ubundi bakajya muri Maranatha gufashiriza y'abana. Marita amubwira ko yaza kubaza Peteroni. Padiri aboneraho kwandika ibaruwa yo kumpa ansaba ko twahura tukaganira. Marita yamaze kumbwira gutya nampereza ibaruwa Padiri yamuhaye, nyirambika ku meza mbabwira ko ndaza kuyisoma nta kibazo. Mbaza Risa uko ameze, ambwira ko ameze neza. Marita ahita amureba mu maso, Risa amurebye yubika umutwe mu maguru. Mpita mbona ko hari ikintu ari kumpisha. Marita ahita ambwira ko Risa yagize ihungabana ubwo yabonaga abagabo banini muri Maranatha, ariko bikaba bitatinze cyane. Nuko Risa mbasha kumwihanganisha, ubundi mbasaba ko baba bagiye mu rugo nkaza kubasangayo amasaha y'akazi arangiye. Ako kanya Marita na Risa bamaze kugenda, nsubira mu ntebe yanjye. Maze gusubirayo mfata ibaruwa Padiri yari yanyandikiye, ndayifungura koko nsanga nk'uko nabikekaga ari byo, kuko Padiri wari ukuriye Maranatha ari Gastam. Nuko nsoma ibaruwa yari yanyandikiye, ariko nta kindi cyari gikubiyemo uretse kuzamushakira kuri nimero ya telefone yari yanditseho, ubundi tukabasha kuvugana uko twahura tukaganira ku bufasha ari gusaba bwo kwita ku bana badafite uko babayeho, kugira ngo ntaza kubyibagirwa. Ubundi mpita mfata iyo nimero ndayandika muri telefone yanjye, maze kuyandika urupapuro ndubika mu kabati k'ameza, ubundi nkomeza ibisanzwe. Nkiraho nza kwibuka ko ntaherutse kuri factory ya Marita, akaba ari naho Hyacinth akorera. Muri ubwo buryo nta bindi byinshi byo gukora nari mfite, nagerayo nkamuganiriza nkanareba uko bimeze, nubwo nta cyizere nari mfite ko ndamusangayo kuko amasaha y'akazi yari ari kugenda. Ako kanya navuye mu biro byanjye ndafunga, ngenda ngana kuri esanseri, ubundi nayo ndayifunga imanuka igana hasi. Ngezeyo nsohoka ngana muri parikingi, mfata imodoka ubundi nsohoka muri kampani. Ngenda mu muhanda mugari w'umujyi kugeza ngeze imbere ya kampani, ubundi mpagarara ku marembo ngira ngo bafungure, ariko ndi kurebera muri retroviseur mbona inyuma yanjye umugore ufite isakoshi, inyuma ye hari umukobwa bigaragara ko ari mwiza cyane, ari kumucunga nk'ushaka kumwiba. Nkirimo kubikeka koko mbona wa mukobwa acapuye ya sakoshi wa mugore. Mu kwitegereza uwo mugore mbona ni Hyacinth nari ngiye kureba muri factory ye. Ibyo bituma ishyaka ringurumaniramo, nsohoka mu modoka nihuta cyane. Wa mukobwa ndeba icyerekezo yaciyemo arimo kwiruka ku muvuduko mwinshi, ariko kuko mu kwiruka nta kintu yari kumbeshya na gitoya, nyuma y'iminota itarenze 3 gusa nari mufashe. Mpita mufatira mu maboko yanjye, ubundi mwaka ya sakoshi ya Hyacinth, nawe ndamuzana ngenda mubwira nti ibi bintu ni indengakamere rwose. Ku mukobwa mwiza nkawe ugaragara ko ufite iterambere ukabasha kwiba umubyeyi ungana kuriya ukubyaye? Umukobwa yese ambwira ati ndakwinginze rwose mbabarira, nukuri ndakwinginze mbabarira. Mpita mubwira nti oya, ntago uri uwo kubabarirwa, ibi inzego z'umutekano nizo zirabirebaho, kuko ibi ntago bikwiriye. Abakobwa nkamwe mugomba guhanwa mukigishwa ibyo gukora, aho guhora muri kwiba abantu mu mujyi wose mwarabazengereje. Umukobwa ahita avuga ati nukuri ndakwinginze muvandimwe wanjye mbabarira, ntago nzongera, kandi ntago niba kubera ko mbishaka. Ikirenze n'ibyo nukuri ntago nsanzwe niba, nuko ari amaco y'inda kuko numvaga nenda gupfa, nta yandi mahitamo nari mfite. Mpita mubwira nti ngo ni amaco y'inda, umuntu ushonje se yiruka nkawe? Ahubwo reka mpamagare polisi baze bagufate bakujyane ujye gusobanura byose kuri sitasiyo ya polisi. Umukobwa ahita avuga ati nyakubahwa rwose ndakwinginze mbabarira, basi mbere yo kubahamagara mbanze ngusobanurire uko bimeze, basi unyumve, numara kunyumva ubone kuntanga. Mpita mvuga nti oya, njye kukumva ntago biri mu nshingano zanjye. Polisi niyo uraho ubusobanuro bwimbitse cyane, maze ubabwire byose, ubwo hari bashobora kuza kukubabarira. Umukobwa ahita avuga ati nukuri ntakubeshya, abapolisi babijemo byaba bibi cyane, kubera ko bambujije ko mbizanamo abapolisi, kubera ko ubuzima bwe bwaba buri mu kaga gakomeye cyane. Mpita mvuga nti ngo ubuzima bwanjye bwaba buri mu kaga. Umukobwa ahita avuga ati basi mbabarira untege amatwi nkubwire byose, ariko ntuntange, kuko n'ubundi ntanze kuri polisi nta yandi mahitamo naba mfite uretse kuvugisha ukuri, ariko mbibwiye abapolisi byaba ari bibi. Gusa nukuri nanjye nta yandi mahitamo nari mfite,
n'aka gakapu niyo nsangamo amafaranga menshi yose ntago nari kuyiba, nari gukuramo amafaranga yo kurya gusa iri joro nkakamugarurira. Mpita mvuga nti umva mbese ese ibyo uri kuvuga urumva byerekeranye? Ninde uri kuvuga ubuzima bwe buri mu kaga? Umukobwa ahita avuga ati ubundi amazina yanjye nitwa Bonete. Mu by'ukuri ntago nzi ngo ibyo ngiye kukubwira araba ari ugushyira icyasha kuri papa wanjye, ariko nanone ngomba kubivuga kugira ngo inzirakarengane iri mu kage kavemo, kuko nawe ari mu gahinda gakomeye ku buzima bubi cyane amazemo imyaka myinshi cyane. Mpita mvuga nti ushatse kuvuga iki? Nsobanurira. Umukobwa ahita afata nyakubahwa chairman, ibintu ngiye kukubwira ni ibintu biteye ubwoba, ku buryo aka kanya haramutse hagize umuntu nyumva ndi kubivuga ashobora kungirira nabi ambwira ngo ndi gusebya umuyobozi wabo, ndetse papa wanjye waramutse abyumvise byo byaba ari ikibazo gikomeye cyane kuko ashobora no kunyica. Bityo niba ungiriye imbabazi ukaba utarantanga kuri polisi kugira ngo nkubwire ibyo nshaka kukubwira, basi mfasha tujye hano hatari aho abantu batatwumva, hari umutekano, mbashe kukubwira uko bimeze. Ako kanya umukobwa wari umaze kumbwira ko yitwa Bonete amaze kumbwira gutyo, nahise ngaruka inyuma aho byose byatangiriye. Ngeze ku modoka nsanga ibintu byose byasubiye uko bimeze, na iya sente ntawe uhari. Ako kanya umukobwa musaba kwinjira muri iyo modoka arabyemera, mubwira ko niyibeshya agakora ikintu cy'ubuswa arambona. Umukobwa nsaba kumwizera ubundi ndamureka ajya kwinjirira ku muryango wo hirya, amaze kwinjira arafunga nanjye ninjirira ahandi. Hashize akanya twinjiye mu modoka mpita nyikura imbere ya factory ya Marita, ubundi mpereza agaciro amagambo ya Bonete, mfata umuhanda nyura mu mujyi rwagati. Ubundi ngeraho umujyi nawutaye, bigaragara ko ndi gufata ikindi cyerekezo, kurinda ngeze ahantu abasore ba Cosmos batwikiye imodoka ubwo twamaraga gushimuta umwana wa generale ukuriye ibitaro bya gisirikare. Tuhageze mpagarika imodoka mu gihe ntarabaza Bonete ibyo ashaka kumbwira, ahita ntanga maze arambwira turakoze nyakubahwa chairman, nizere ko utari gutungurwa n'uburyo nkuzi kuko mbere y'uko papa wanjye nkuko nabikubwiye nitwa Bonete, ariko ubuzima bwanjye nkaba nanjye ikintu kimwe gusa ari cy'akarengane, nubwo wenda rimwe na rimwe umuntu agikora arimo kwirengera, nkuko nanjye narenganije uriya mubyeyi mwiba agasakoshi ke, kuko nta yandi mahitamo nari mfite, kuko ubu ntashobora kujya mu rugo iwacu kuko papa yansangayo, ndetse uretse n'ibyo ngibyo n'inshuti zanjye ntago nazihungiraho kuko ndahamya ntashidikanya ko papa yazigeraho. Ushobora kwibaza impamvu ndi kukubwira ibyo byose, wenda ukaba utabasha kwiyumvisha ubushobozi papa wanjye yaba afite n'impamvu ashobora kugera aho ashaka hose, ariko impamvu nta yindi ni uko uwo mugabo ndi kuvugaho nita papa wanjye ari minisitiri w'intebe muri iki gihugu cyacu Alegisi.